Yesu yangiriye ubuntu angirira icyizere mu isi narakibuze ariko ngeze mu ijuru ndakibona. Ni nayo mpamvu nicaye hano mpamya Yesu uri muri nje. Nabanye n'abahanuzi benshi, nagendanye n'abakozi b'Imana benshi, ariko hari umuntu uhura nawe yego nawe ukumva koko akagukundisha Imana, akagukundisha ubuhanuzi, agatuma ugirira Imana icyizere. Hari abantu tubana nabo bagatuma turushaho kwaguka gukunda Imana no kugirira Imana icyizere. Mubona ahuye nabo rero n'uyu mubyeyi arimo. Imana izamuha. Arega urabona Abeli akimara gupfa, akimara kwicwa na Kayini, Imana yashumbushije Adamu undi mwana. Kubabyibuka ninde uwo mwana Imana yashumbushije Adamu? Kuki umuntu w'Imana namba umukiranutsi w'Imana ageragezwa cyane? Murakoze. Cyo ni cyambere. Ndabaza Trifina namba se Mama Gigi. Kuki nta kintu muri kumvamo? Uzi ko ushobora kuba uri umuntu w'Imana, Imana ikakwima amakuru ko uri indangare. Uzi ko Imana ishobora kukwima amakuru ko warangaye. Uzi ko Imana ishobora kukwima amakuru kubera hari ibindi bintu wowe uhanze amaso. Uri Kanana ariko ntago ibyasezeranywe uri kubitakaza. Amakuru y'ijuru ntago uri kuyabona neza. Amakuru y'ijuru ntago ukiri kuyabona. Yes, ni by'agaciro gakomeye ku Dayitama hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, njye mugiye kubona muri kiganiro nkanakibora, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus murahabona abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abanyiri magambo meza, abanyiri ubutumwa bwiza, abahanuzi b'Imana. N'abana b'Imana, ikiruta byose bakunda Imana n'abantu. Nkuko nabasezeranyije nabwiye ko ntazacika intege ngo guteza umurimo w'Imana imbere, ko nzakora ibishoboka byose umurimo w'Imana ukazamuka, kwamamaza imirimo y'Imana, ibitangaza by'Imana, ndetse no gusobanukirwa ibintu byinshi. Muri iki kiganiro tugiye gukora muraza kubonamo ineza y'Imana, ariko nanone muraza kongera kumva Imana bundi bushya kuruta uko mwari mubizi, cyangwa se kuruta uko mwabyizeraga, cyangwa se kuruta uko mwabyumvaga. Uyu munsi wongeye kuganira n'abantu bari kuri kamera za Gonarike Plus, n'abatindeye cyane reka mbakire. Mama Gigi ni Karame. Murakoze cyane. Mukaya ndaje tubivugeho neza. Mpera n'undi muvandimwe ku ruhande natwumvishwe iki. Muraho neza? Muraho neza. Ndakwakiye kuri Gonarike Plus. Murakoze cyane. Mpeza n'undi ku ruhande. Nawe ndakwakiriye. murakoze? Umukozi w'Imana rwose. Kigaragara cyo murasa neza. Muri amavuta y'Imana. Dushyira imbere y'Imana dutangira ikiganiro cacu. Uri Imana y'amahoro. Uri Data wa twese. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mana we tuguhaye icubahiro mu isi hose. Icubahiro cy'abana b'abantu kibure haboneka icubahiro cyawe. Ntaba ari twe. Kiganira bari wowe umanuka wiyoborere nk'Imana. Twabana b'abantu ntacyo twabwira ubwoko. Nta nicyo twanahindura, ariko ndagira ngo buri mwe wese wumva kino kiganiro ahinduke mu mutima we, ahindukire ineza yawe, ahindukire umusaraba. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Cyo twirukanye n'imyuka mibi. Mana we tukuragije iminota turi bumara aha hantu, tukuragije uwakituzaniye kugira ngo tugaragare hano hantu, umuhereza umugisha. Mbere ya byose tuguhaye karibu na karame nka Mwuka Wera, ganze kandi utegeke. Haba ari twe ibyo ushaka n'ibyo ushima ubidukoresha mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kubaha ikaze na karibu hano kuri Gonarike Plus. Reka maze nange itangazo. Hanyuma ku bantu badukurikiye, itangazo rya mbere mfite nuko abakozi b'Imana mba natumiye iyo dusoje gukora ikiganiro, ndababwira mu kiganiro turi mu masoza bakatubwira nimero zabo. Ku muntu wifuza gusengana nabo cyangwa se ku muntu wifuza kuganira nabo mu buryo bugiye butandukanye, kugisha inama cyangwa se kumva Imana bundi bushya cyangwa se kubasura, biba byemewe. Ndaza kubasaba nimero yabo baze kutubwira nimero yabo. Ikindi, niba wadukunze uba ugomba gukora subscribe, ariko nanone niba ufite inshuti yawe wifuriza ibyiza ukamusangiza kino kiganiro, kuko bino biganiro tugenda dukora ni ibiganiro usangiza inshuti ukunda wifuriza ibyiza. Niba umuntu akoresheje kino kiganiro umenya ko umuntu ari inshuti yawe ukwifuriza ibyiza, ugomba kugikurikira nawe niba ufite abandi bantu wifuriza ibyiza ukabibasangiza. Mama Gigi Karame. Ni karibu niwo muntu nzi niwo ngomba kwakira rega. Umeze ute? Meze neza. Ikigaragara cyo mu minsi
twari tumaze tutabonana hari byinshi Imana yakoze sibyo hari byinshi Imana yakoze uragaragara neza urasa neza uraseka neza ubuntu bw'Imana bukuriho amen ikigaragara cy'amababa y'Imana yaragukingirije amen niba Imana yanagukubise yagukubise yegetseho umva yegetseho ku buryo nta wabimenya umuntu akurebye pe ikindi kintu nkunze kagivuga ingere kamanze mvireyo rimwe ukuntu tugiye gusenga umukozi w'Imana agahaguruka sibyo agahaguruka burareka nkubwire Mary urakoze pe amen urakoze ndagushimiye sinzi ukuntu ari ukuntu umuntu ubona ukabona agiye kuvuga Imana imurimo sibyo mama Gigi ukabona umuntu agiye kuvuga Imana imurimo atari kagakiza kamwe tuza ngo mu gitondo tukabyuka ngejo nakijijwe ariko mu byukuri bakubaza ati wakijijwe iki ukaba utagisobanura ngo nuko wasanze kwa kana kabari gusenga bakavuga ko ngizwe ntago bizi mama Gigi Mary siko bimeze ugasanga ejo mu gitondo uhuye n'umuntu akahita kuvuga ati nakijijwe ariko mu byukuri ntazi ndangagaco z'umukiranutsi cyangwa z'umukristo ndagushimiye pe usenze uhagurutse mu gihe ibyo bintu ntabimenyereye murakoze hamwe n'umuvandimwe wacu aza kudufasha gusobanura ibintu byinshi mama Gigi ntago nabamenya ko ngomba kubanza nkababwira abantu badukurikiye kugira ngo nze kubaha akanya mu isanzure muvandi yego umeze ute meze neza reka duhere kuri wowe yego murakoze nagira ngo abantu badukurikiye babanze batumenye murakoze amazina yanjye nitwa Frederic Kwizabikira ndi umwana w'Imana ntabwo ndi umukozi w'Imana ahubwo ndi umwana w'Imana ako kantu k'umwana w'Imana n'umukozi w'Imana bitandukaniye he kuba umwana w'Imana no kuba umukozi w'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye kubera ko ndi umwana mu rugo amaraso ya Kristo yampinduye kuba umwana w'Imana hanyuma uko kuba umwana mu rugo nibyo bituma nkora imirimo yo mu rugo kandi iyo umwana akora imirimo yo mu rugo rw'iwabo ntago ari umukozi muri urwo rugo kuba nakora imirimo tuvuge nko kuba ndi mu murimo kubwira abantu ubutumwa bwiza n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye simbikora nk'umukozi ahubwo mbikora nk'umwana ndi gusavinga ubwami bwa papa ngo umutungo wa papa wiyongere kugira ngo data nyine yongere ibyo atunze kuko mu kwiyongera ko ibyo data atunze niho nanjye ibyanjye byiyongerera kuko nzahabwa umugabane nzagabana rero ntabwo ndi umukozi ahubwo ndi umwana nkuko se mba nakwakiraga kuvuga ati umukozi w'Imana twakiriye hano niyo mpamvu nanjye nkubwiye ntabwo ndi umukozi w'Imana ahubwo ndi umwana w'Imana kuba umukozi ni ikintu giciriritse nicyo Yesu yavuze ngo ntabwo mukiri abagaragu ahubwo muri inshuti hanyuma muri we niho twaherewe ubucuti n'Imana niho twungiwe n'Imana niho twabereye abana b'Imana rero iyo ukiri ku rwego rwo kuba umugaragu uba ukiri kuri basic mode nyine uba ugiciriritse kandi amaraso ya Kristo aduha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana hanyuma ngatangira ngakora imirimo yo mu nzu y'Imana nkakora imirimo yo mu nzu ya data ndi gusavinga papa ndi gukora akazi ka papa kuko nanjye ndi umwe na data Imana imugisha uri kureba muri rinete kavuga ati ntago ndi kukureba neza aya rinete ari ukuntu uba ushaka gufashwa ukari no kuntu mu maso nyine kubifiringa ariko rinete igakingiriza umuntu mwigeze mwiga ukuntu umwarimu yabaga ari yasinze muri rinete mwe mugakomeza mukaganga ari kubareba kandi mwakagombye gukopera hari ikintu twita body language simuyizi niba umuntu arize ntago uramubaza ngo warize kandi ubona ko ari kuramura yamanutse ubibona se body language yivugira se ariko Imana ishimwe ku bantu badukurikiye rero mwumve ko tugiye kugana ku bintu byubaka umurimo w'Imana tugiye kumva amagambo meza niza ko umuntu uri bukurikira kino kiganiro uri buze kumvamo ibintu byiza gusa hanyuma rero hari ibyo Imana itarasobanura kuri wowe ibyo Imana itarasobanura yego ubwo ushatse kumbaza iki ngo kuba warashatse ntabwo ndashaka ndacyari umusore ntabwo ndashaka ubwo ibyo ngibyo ntabwo birasobanuka nabyo Imana ibisobanura murakoze ntabwo ndashaka ndacyari umusore mama Gigi we turasanganwe nyihera wa muhanuzi wanjye umukozi w'Imana nakunze muri iki kiganiro ni uri hiti kuri njyewe ni uri hiti kuko buri ari ikintu ukora sinzi muri abakozi b'Imana mujya kubwiza ahantu ariko ari ukuntu ujya mu rusengero uko wakiriwe uko usuhuje abantu urumva uko ufashe ibitabo byawe abantu bagatangira gufashwa
utaravuga si bijya bihaba wenda David reka mugushimire nyine ibaza umuntu ubonye bwa mbere ukamukunda ukamubonamo Imana ataravuga yego niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ko n'imibiri yacu cyangwa se n'imibereho yacu izavuga ubutumwa njyewe rero ndamugushimiye nabanye n'abahanuzi benshi nagendanye n'abakozi b'Imana benshi ariko hari umuntu uhura nawe yego nawe ukumva koko akagukundisha Imana akagukundisha ubuhanuzi agatuma ugirira Imana icyizere hari abantu tubana nabo bagatuma turushaho kwaguka gukunda Imana no kugirira Imana icyizere mubona ahuye nabo rero n'uyu mubyeyi arimo Imana izamuha izamukomereza impano izamurinde ibimukamura izamurinde nicyo navuga ariko ndamugushimiye oya nge namukunze rwose umubyeyi ufite umwuka w'Imana ni umubyeyi ukunda Imana ni umubyeyi utinya ibyaha akabigendera kure ni umubyeyi ufite agakiza niko navuga ugiye kumuvuga mbona ntago ushaka gusoza mumpereza mikrofone umpe mikrofone Mary kugira ngo abantu badukurikiye hano babashe kukumenya bamenye umuntu turi kuganira nawe babashe kugusobanukirwa neza nuko twakwibwira abantu ngiye baranzi mama Jiji umvise ko natangiye muvuga ariko wowe ntago nakuvuga ko nakuzi yego murakoze amazina yanjye nitwa Nshimirimana Jeannette yego izina bose bazi ni Nyiramwiza nkwiye kubyangaba hano bitaga ku Karureza ndi umumama w'abana 6 Yesu abakobwa 3 abahungu 3 Yesu yangiriye ubuntu angirira icyizere mu isi narakibuze ariko ngeze mu ijuru ndakibona ni nayo mpamvu nicaye hano mpamya Yesu uri muri nje Yesu ntabonanye umugabo Yesu ntabonanye abana banjye Yesu ntabonanye inshuti yanjye ahubwo ni nyenyenyine wamwiboneye ni nawe muhamya kugira ngo musakaze abandi nabo banyumviyeho ahubwo agire gute avukire mu mitima yabo yego murakoze ngiye nkunze ukuntu uvuze umama w'abana 6 nge nakura nkabona nkagira ngo byaye rimwe kabiri se cyo wakabye 3 nge David nyine ku maso yanjye sinzi ukuntu umuntu abigenza nge ntago mbizi ubundi mubigenza gute ngo mudasaza kuvuga ngo na amaraso ya Yesu aragenda akakoza kwa kundi bizinga biba bikuriho akagenda biguhanagura akagukuraho uburushyi akagukuraho imyuka mibi akagukuraho ibyaguhetamishaga warangiza ukagenda wemye akaguha amahoro hari ikintu maze gusobanukirwa mama Jiji ngo buri mugisha wa mbere Imana itanga ngo ni urubyaro niba mfata akanya ngavuga ati Imana abantu badafite urubyaro bagire ngo ibindi byose tugenda tukabona ngo buranga umugisha Imana yavuze ati nge nzabahereza wa mbere ngo ni urubyaro nawo ni najye nasezanyije Aburahamu avuga ati Aburahamu nta bintu byinshi yigeze musezanya byinshi avuga ati nzaguha urubyaro ni ukuri pe nge ndashaka ngo numve amaze iminsi nibaza buranga abantu batazi Yesu batamuzi babayeho bate bagerageze mumbwire babayeho bate dire mama Jiji ko nabitekereje mbere mbwira abantu batazi Yesu babayeho bate nukuvuga ngo mbere ntarakira Yesu fata gukoresha mikrofone mbere ntarakira Yesu wambonaga mfite imyaka mikeya cyane ariko narashaje ariko ubu kuko mfite Yesu njya ndi inkumi ntago nsaza uruhugu ubukecuru yarukuyeho ishiraho ubukumi utaramenye Yesu warushaje umaze kumenya Yesu mbi inkumi abantu badukurikiye ariko mwumve ko afite abana 6 n'umugabo abantu badukurikiye mu byumve neza nge nagushimye cyane rwose Imana ishimye kuko tugiye kuganira ibintu byinshi mpe mama Jiji mama Jiji buriya se buriya wenda kwakira utera ariko ntacyo maze tubwire amazina yawe amazina yanjye nitwa Byukusenge Trifine ndi umubyeyi w'abana 2 n'umutware ndi umuntu Imana yagiriye neza mfite ubuhamya bw'uko Yesu yambabariye ibyaha n'ibicumuro akampindura icyaremwe gishya akampa agakiza ku buntu akampindura umwana mu rugo mu bo guteta nanjye ndimo mu bo kuvuga rikijyana nanjye ndimo
mubo gusenga ndimo mbwira Imana ikururutswa no kumva icyo nyibwira nanjye ndimo. Oya no kubivuga nkabona ufite confidence. Ufite confidence pe. Ndi mu bantu Imana yahaye ijambo. Ijambo ntahabwa abisi n'abisi Imana ararimpaye. Icyizere abisi batangirira Uwiteka arakingiriye. Urukundo abisi badashobora kumpa Umukiza ararumpaye. Namutomora byinshi ariko muri byose ndamushimiye yarakoze kuntoranya. Amen. Amen. Hanyuma ku bantu badukurikiye tugiye kubana n'abo bantu kare batatu mwumve ko iki kiganiro ngiye ubwanjye ko runacyubashye ubaye dukurikiye utagihaye agaciro byabibabaje. Maze iminsi iri kugendana ijambo rivuga ngo turebe twumve ariko tunike. Ni amagambo atatu. Kureba si ikintu cyoroshye. Guscrollinga muri telefone yawe ukareba si ibintu byoroshye. Kumva Imana yaduhaye amatwi ngo twumve ariko si ikintu kirimo gikomeye. Twize iki dusigaranye iki nubwo twakora iki kiganiro dukuyemo iki sibyo si ibintu byoroshye ni ibintu bitatu ugiye kubyumva ukabishyira mu mutwe neza ukamanza ukabigira ko ari ibintu byoroshye n'ubundi nawe byakora ubundi ari ikintu kitwica rimwe na rimwe nuko tujya kumva ibintu byinshi ibintu byiza tukabigira ibintu bikomeye tumaze tworoshye ikibazo dufite ubundi biragira ute byose biraza gukunda sibyo mamajije kureba tukumva ariko tukiga byababaje ko tugukurikira kino kiganiro ukabageza ku uyu munota ukagera ku munota wa nyuma nta kintu wize hanyuma rero ku bantu badukurikiye reka mpeze umwanya w'abantu batatu ngiye reka mbe nsubikiye aha ngaha ndaza kugaruka nyuma tugiye kuganira ku bintu byubaka umurimo w'Imana ku jambo ryiza ariko nanone aba bantu bari muri kategori zigiye zitandukanye. Iya mbere nabavuga butumwa beza ndabashima icyo kintu mugikurikiye ushingiye ku musore turi kumwe hano uko yatangiye mwabyumvise ku bintu biza kutubwira birumvwa n'umuntu w'umuhanga umunyabwenge umuswa we tuba tumukuye mu kiganiro nabagiye tugiye kureba ku muhanuzi wacu dufite kuba mwese ni muri abahanuzira ariko mwese muri abahanuzi reka tujye abahanuzi ariko nanone reka mvuge kano kantu njye niyo mwaka hambuza ngomba kukavuga njye nkunda abahanuzi by'umwihariko ariko wa muhanuzi akavuga ati mviki Imana imbwiye atari ukivugiye ati Imana impaye message yawe Imana irambwiye ngo Imana yanyeretse iki abo bantu nabakunda pe hano umuntu aje unahetse kumbwira nkako David ukunda abahanuzi mbuzwe n'iki se kubakunda uzi umuntu ukubwiye ati nubwo bimeze gutya urushye ihangana ibyigiye gito ejo hoya umuntu uvugirwamo n'Imana David umuntu Imana imanukiramo mbese reba icyo cyizere impano y'ubuhanuzi buriya ni ikindi impano y'ubuhanuzi ni ikindi ariko umuntu Imana imanukiramo ikavuga ikamubwira ibintu byawe mutarigeze muvugana mutarigeze muganira akamenya kubabaye kandi mutirirwanye mutararanye ariko akamenya kubabaye icyo cyizere Imana iba yaragiriye basi reka mbwira abahanuzi mbaho ubutumwa basi icyo cyizere Imana yabagiriye mukagabana ku mwuka wayo basi bitume muyikunda bitume muyikorera bitume muyikiranukira kubw'umwuka yabahaye mukawugabana bitume mukunda Imana bitume muyikorera bitume muyikiranukira aho abantu bareba naho batareba basi ndabibasabye niyo papa nkifite papa niyo yangiraga ikiza akambwira ati jya kunzana amafaranga kwa runaka nagendaga nishimye kuko antumye ikintu cy'amafaranga icyo kiza kuvuga ati jya kuyanzana byibura wowe ntago uri bukuremo igihumbi icyo cyizere kanicecekere mama Jeje nko mumenyere ni nyiri magambo meza nyiri ubutumwa bwiza nyiri kwigisha abantu guseka mama Jeje ntago ariko kuri nyiri jambo se kuvuga ibintu byinshi se kandi nawe rekera hanyuma bivuze ngo kino kiganiro tugiye gukora kirimo uburyo bwose bushoboka muraza kusanga muri kiganiro mama Jeje mbahaye umwanya tuyoborera ikiganiro reka mpeze na microphone nyihende umuvuga urakoze rero urakoze kuduha umwanya kuri channel yawe ya Gone Ark Place dushimiye Imana ko wabaye igikoresho cyayo kugira ngo uyu munsi isi cyangwa se abantu muri rusange
bongere kumva ubutumwa bwiza. Nta kindi twifuza muri aka kanya nuko imitima y'abantu yongera guhuguka, igahugukira Imana, nuko uyu munsi ububyutse bwongera kuza mu mitima y'abantu, nuko uyu munsi abantu bongera kumva Kristo biruta uko bamwumvishe, kuko umukristo nyawe ntagahora mu bya kera, ahubwo agakura mu buryo bw'umwuka, akarushaho kumenya ibishya, akarushaho kumenya amakuru y'ijuru. Icyo nicyo twifuza ku muntu uwo ari we wese uza gukurikira iki kiganiro cyangwa se uza gukurikirana ubu butumwa bwiza Imana yaduhaye ngo tubahereze. Rero mu buryo bwiza twatangiramo, Imana yaduhaye ishirwa cyangwa se yatubwiye ko dukwiye kuganiriza ku bantu ku kijyanye n'urugendo rw'Abisiraheli. Urugendo rw'Abisiraheli kuva batura muri Egiputa kugeza bamazemo imyaka 430, kugeza bavuye muri Egiputa, urugendo bakoze kugeza mu butayu, kugeza bambutse i Kanani. Urwo rugendo ni urugendo rurerure, ni urugendo ruri mu mwijima, ni urugendo rurimo umunezero, ni urugendo rurimo amarira, ni urugendo rurimo ibishuko, ni urugendo rugari. Ube maso nanjye mbe maso, uyu munsi dusarure. Imana ibagirire neza. Hanyuma rero Frederic, umukozi w'Imana turi kumwe hano, araza kudufasha mu ijambo ry'Imana, cyangwa se reka tumuhe umwanya atubwire ku mateka gake y'Abisiraheli. Sibyo Frederic, ubu tugiye kuganira, tugiye kubikura mu bijyanye nuko turi kubwiriza n'icyo, ahubwo tubihindura ikiganiro kugira ngo n'ababyumva babyumve neza. Sibyo Frederic? Yego. Tugiye kubihindura ikiganiro. Ndagira ngo ubwire abadukurikiye, ubaherere ku rubyaro rwa Yakobo. Yego. Murakoze, ubwo natangiye. Mbere na mbere none reka nsuzana dukurikiye, Imana ibaha umugisha. Amen. Inkuru y'Abisiraheli, ubundi buriya Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe bivuga ku kintu kimwe cyangwa se ku muntu umwe, ari we Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo kuva mu gitabo cy'itangiriro, isezerano rya kera cyangwa se cyitwa isezerano rya kera, byari igishushanyo mbonera cy'inyubako imwe. Iyo nyubako ariyo Kristo Yesu. Imana kuva na kera yari ifite imigambi, yagiye igira imigambi, ariho itangira irema umuntu. Burya Imana ihagarara mu itangiriro ikareba izabera mu iherezo. Reka mvuge akantu ho gatoya. Imana yaremye umuntu ari we Adamu, imushyira mu ngobyi ya Edeni, ariko kubera ko ihagarara mu itangiriro ikabona izamwe iherezo, yari ibizi ko umuntu azacumura. Burya Imana yari ibizi. Hari abajya bavuga ngo kuki Imana yari izi ko azacumura, ngo kwikora ibintu uko bishaka, ko kitahise imukuraho. Biriya byose abantu benshi bajya babyibaza. Iyo ntabwo ariyo sije twagambiriye, ariko ni mu rukundo rw'Imana. Burya Imana ntabwo iba corrupted cyangwa se nyine irya ruswa, ngo imitekerereze yayo ijyemo ruswa. Yego. Ntabwo birya ruswa. Imana ntabwo irya ruswa. Ni ukuvuga ngo ikimara kubona ko Adamu acumuye, ni ukuvuga ngo urubyaro rw'Imana cyangwa se abantu Imana yashaka ko bazayinezeza, byahise biba bitagikunze. Hanyuma itegura ko hazabaho yishakira urundi rubyaro ruyubaha. Urwo rubyaro yaruteganyije. Rona Abeli akimara gupfa, akimara kwicwa na Kayini, Imana yashumbushije Adamu undi mwana. Kubabyibuka ninde uwo mwana Imana yashumbushije Adamu? Ni Seti. Yego, yamushumbujije umwana witwa Seti. Uwo mwana witwa Seti Imana yamuteganyagamo urubyaro ruzayubaha. Kuko Kayini urubyaro rwamukomotseho rwose rwabaye urubyaro rugomera Imana. Nta cyiza cyari kiri kubavaho. Hanyuma Imana itoranya Seti cyangwa se ivukisha Seti ngo urubyaro rwa Seti ruzaba urubyaro ruzubaha Imana. Ariko abantu baza gukomeza bagenda bagomera Imana, ubugome buranga buragwira. Ariko tuza kubona bigeze ku gihe cy'umwuzure wo kwa Nowa, Imana ibwira Nowa ngo nareme inkugi.
biriya byari mu rukundo. Imana yaravuze ngo reka mfate undi muryango, irebye mu isi hose ubona nta muntu n'umwe wumvira Imana, ucyumvira Imana, usibye umuntu umwe gusa, ari we witwa Nowa. Hanyuma uwo Nowa Imana iramubwira ngo dore ndenda guteza imvura, harenda kugwa imvura ku isi. Kandi iyo dusomye neza Bibiliya nta wundi imvura yigeze kugwa. Ni ukuvuga ngo Imana yabwiye Nowa ko izagusha imvura, nta bundi imvura iragwa. Ariko mu kwizera yumva icyo Imana imubwiye, yumva ko imvura izagwa. Hanyuma Nowa atangira kubaza inkuge. Aya makuru abantu benshi bagenda bayasoma bakabyumva. Nowa atangira kubaza inkuge, abantu bakamufasha. Hari n'uwamufashije kugeza ubwo rwose umunsi wo kujya mu nkuge wageze, ariko abaye ngo yigende nyine acika intege, kandi yaramufashije kuva yitangira. Yego, ugasanga aho ngaho turahaguye. Hanyuma ku rubyaro rwa Nowa, Imana nabwo muri rwa rubyaro rwa Nowa babandi bayubashye, haza kuvukamo babana tuzi, harimo witwa Shemu n'abandi ntari buze kurondora. Aribyo byaje gutuma n'ubundi baza kugomera Imana. Twibuka umunara w'Ibabeli. Umunara w'Ibabeli benshi turawumva. Uriya munara nubwo tuyita umunara, ubundi yari etaje. Yego, ni umunara ariko yari etaje. Yari etaje ndende, bayubatse bafite misiyo yuko ubwo Imana izateza ibyago ku isi bazahungira hejuru muri uwo munara. Baravuga ngo ubwa mbere Imana yateje umwuzure, hanyuma reka twiremere ubwenge. Ubwo imvura nitugomera Imana, ubwo izongera guteza undi mwuzure, tuzajyamo hejuru, ntabwo mwuzure uzabasha kutugeraho. Hanyuma Imana ibona ko kuko bahuje umugambi, kandi umugambi bahuje bazawugeraho. Iyo usomye neza wumva ko muri kiriya gihe basengaga ibigirwamana. Basengaga ibigirwamana, harimo ikigirwamana cy'izuba. Ubundi ubatse uriya munara bafite target ebyiri. Uriya w'Ibabeli, target ya mbere kwari ukugira ngo Imana niyongera guteza ibyago bazawuhungireho. Hanyuma kandi ngo begere izuba, kuko ngo kugira ngo bazabone uko bajya basenga izuba. Bizeraga ko Imana ahari nyine ariyo, kuko urumva umwuzure ujya gukama, izuba ryaravuye, Imana yatanze umucyo w'amazi arakama. Baravuga ngo ntibaha agaciro Imana kari kamije umwuzure, ahubwo bibeshya ko izuba rivuye ryo rikamije. Umva ni ibintu bisanzwe, amazi, izuba iyo bivuye amazi arakama. Batangira kuba bajya gusenga rya zuba. Imana ibona ko uwo mugambi bazawugeraho, iravuga ngo ubwo bashyize hamwe bazabigeraho. Nibwo Imana yahise inyuranya indimi zabo. Bamwe batangira, wajya ubwira umuntu ngo genda uzane icyondo, akumva ibuye cyangwa ibuye. Yamubwira ngo genda uzane iki, wakazana ikindi. Ubwo ni mu bushobozi bw'Imana. Nari mvuze ibyo byose turi buze kuza tugere kwa Abrahamu. Ubwo mu rubyaro n'umundi rwa Nowa niho Abrahamu akomoka, kuko Nowa niwe sogokuruza wari usigaye icyo gihe, abandi bose bari bapfuye. Mu rubyaro rwa Abrahamu Bibiliya itwereka ko yari atuye mu gihugu cyitwa Uri y'Abakarudaya. Yari Uri, ni mvango igihugu cyitwa Uri, hatuyemo n'ubwoko bwitwa Abakarudaya. Abo Bakarudaya basengaga ibigirwamana. Yego. Hanyuma uyu Abrahamu yavukaga mu muryango witwa Tera. Se yari Tera. Nitwaga Tera. Hanyuma uyu Tera Bibiliya itwereka ko bacuruzaga cyangwa yacuraga ibigirwamana akanabicuruza. Hanyuma ubwo yatumaga Abrahamu ngo ajye gucuruza ibyo bigirwamana bye, yaravugaga ngo nimuze mugure imana za papa zitumva zitanabona, ngo Imana banura imvura iguye. Ni ukuvuga ngo Abrahamu yari atarakamenya Imana, ntabwo Imana yo mu ijuru yari ayizi. Hari abajya bibaza ngo kuki Imana yaturanyije Abrahamu. Burya iyo Imana ijya gutoranya umuntu, iyo ubwayo imutoranya mu bushake bwayo n'uburenganzira bwayo, kuko Imana twe turi ibibumbano by'Imana idukoresha icyo ishaka. Hanyuma itoranya Abrahamu, iramubwira ngo Abrahamu, yitwaga Aburamu, yari ataraba Abrahamu, yitwaga Aburamu. Bango va mu gihugu cya so, yitwaga Aburamu, va mu gihugu cya so, hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka. Icyo kintu ni ikintu gitangaje, kwizera ukumva ijwi ry'Imana. Wumva uyu Abrahamu Imana yabwiye ngo va mu gihugu ujye mu gihugu nzakwereka. Sinzi niba uri kumva logic irimo aho. Imana ikubwiye ntabwo wari usanzwe yizi, ariko ubwo bwenge bwo kumva
ijwi ry'Imana akamya ko ari Imana ivuze, nicyo Aburahamu nyine Imana yamutoranyirije, cyatumye Imana imutoranya. Iyo wumva ijwi ry'Imana hari amahirwe uba ufite menshi cyane yo kugutoranya. Yego, nyine Imana iramubwira ngo va muri Uri, ntabwo yari azi Imana, gusa yapingaga ibigirwamana. Yego 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 yego, yabyamazaga abantu bakaba interested. Dore imvura yaguye uyambaziye. Hanyuma ariko Imana ikabona mu mutima we harimo icyuho, aricyo cyuho Imana yari ikwiriye kuza. Yarabipingaga nubwo yabihaga abandi ngo babisenga, ariko yarabipingaga. Yari umupingayi. Tukandura itakwikuraho iri kandi ngo ishoboye byose, ishoboye ibibazo byacu twe tudashoboye. Yego, nawe urumva we yakoreshaga logique, yari umuhanga mu by'isi. Yego, we yakoreshaga logique. Ibibazo byanjye byananiye, iyi Mana ndi kubona duterura idashoboye kwiterura niyo ibishoboye, wagakoresha iyo logique, ateka reka kabipinga mu mutima. Yego, hanyuma Imana itoranya Aburahamu, kuko Aburahamu ni ukomokaho n'Abisiraheli. Ava muri Uriya b'Abakaludaya nk'uko Imana yamubwiye, ajya mu gihugu Imana ivuga ngo aho Aburahamu yatuye ni Imana yahamweretse. Aho yatuye ni muri Kanani, rero icyo gihe hitwaga Kanani, aturayo. Bibiri twereka ko akihagera ntabwo yigeze yubaka inzu, yaturaga mu ihema. Gutura mu ihema si uko Aburahamu yari umukene cyangwa atari bubashe kubaka, kuko niba tubyumva neza imyubakire icyo gihe yari yaramaze kuvumurwa, kuko bubatse umunara w'Ibabeli bari bazi kubumba amatafari. Icyo bivuze se bari bazi kubaka, yari akwiriye kuba yarubatse inzu nziza. Ariko we ngo iyo yarebaga mu kwizera, hari umuririmbyi yavuze ngo iyo ndebesheje ukwizera ngo ndebe biri mu ijuru, nyine ngo agenda abona ibyiza biriyo. Hanyuma Aburahamu nawe yareba mu kwizera akabona ibyiza biri mu ijuru, akanga kubaka, akavuga ngo nzatura mu nzu nziza, ibi ngibi n'ubushwambagara, akanga kwigora. Reka aho two kuhatinda. Hanyuma Imana ageze muri Kanani arahatura, ariko kuza kugera aho Imana Aburahamu yagize kwitotomba. Wenda byaba ari birebire tubigiyeho. Aburahamu yagize kwitotomba ko yabuze umwana, iminsi baye myinshi, umwana wambwiye ari hehe, dore ndashaje, ibyanjye bizaribwa n'umugaragu. Yari afite umugaragu, avuga ati ibyanjye n'uzabirya bizagenda gute, atangira kwitotomba. Nibwo Imana yamubwiraga ngo sohoka uzuge ku nyanja ubara umusenyi, ahagiye abona ntiyawubara ngo urangize. Irambwira ngo gutyo ubonye utawubara ngo urangize ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Ubu arongera aritotomba, irambwira ngo sohoka urebe inyenyeri. Arasohoka yitugeza mu kirere, arambwira ngo kutabasha kubara inyenyeri ni ku rubyaro rwawe nabwo ruzangana. Wenda ntaguciye mu ryo uvuga Frederic, buriya tujye tukumva amateka cyangwa tuyamenye, ariko tugira icyo twigiramo. Hari ukuntu Imana ishobora kuvugira mu muhanuzi ikakubwira ijambo nturyagukeho, ukumvira iragushinyaguriye. N'umwe nturamuma ngejeje mu myaka 90 ngo urubyaro rwanjye ruzangana nk'umusenyi wo ku nyanja, ukibaza aho bizaturuka ibyo bintu. Kandi uri kureba urumva ageze mu zabukuru, Sara nawe yaracuze. Ukibaza abo bana uzababyara, inda ko umuntu ayitwita amezi 9, uzajya utwita amezi 2 uhita ubyara, utwita 2 uhita ibyara. Hari ukuntu Imana ivugana nawe wibereye mu kigeragezo. David, nyine Imana ikakuvugisha we wibereye mu kigeragezo cyawe, ukumva ni nko gushinyagura. Ariko Aburahamu yarabwiwe ikintu gikomeye, kuko iyo usomye no mu isezerano rya kera, Abayuda bajya bavuga ngo sogokuruza wacu nde? Aburahamu. Urumva iki Imana yavuganye nawe cyarasohoye. Bazangana n'umusenyi wo kunya. Abakomotse kuri Aburahamu ni benshi kugeza mu isezerano rishya mu Bayuda. Yari sekuruza wabo. Sinzi ibintu ucyumvishe nawe David. Urumva ryasezerana Imana yamusezeranije, nubwo yabyaye umwana umwe, uwo mwana nawe yabyaye abandi, nabo babyara abandi, nyine agira igisokuru cyagutse kugeza mu gihe cy'Abayuda. Bamwitaga ngo ni sekuruza wabo.
sinzi noneho urumva ubwo buhanuzi urabwumva Imana yamubwiye mu gihe cyatarabyara n'umwana n'umwe. Niyo mpamvu tudakwiye kwitotomba Imana nivugana natwe. Niyo mpamvu tudakwiye kuvuga Mana ubuse urukumbwira ibi nibi sindabibona. Imana yivuze ikintu iragikora kandi ikagisohoza. Haleluya. Amen. Komeza utubwire ariko ugenda ucagaguramo kuko byinshi abantu barabizi. Ucagaguremo kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Yego, Imana ibahe umugisha. Ushatse wavuga ku rubyaro noneho ukaza wenda kubyimbikamo neza ugeze kuri Yakobo, dutangiye noneho rwa rugendo rw'Abisiraheli hehe kuko turashaka guhera muri Egiputa kugeza bavuye muri Egiputa basohotsemo bagarutse Kanani noneho. Yego. N'ubundi niho ngeze ariko mbere yuko nkomeza gato hari akantu ntagenda ntavuze. No kuvuga ngo Imana iguhaye isezerano. Ibuka Abrahamu kugira ngo isezerano rye risohore. Yabonye abamarayika. Ababonye arabamenya. Arangiza arabatumira abira ngo muze tujyane iwanjye. Baramwemerera ageze yababagira ikimasa. Nibwo bamaze kurya baramubwira ngo undi mwaka utaha iki gihe ikindi gihe nk'iki uzaba ufite umwana. Hari abantu Imana yahaye amasezerano bazakomeza kubara inyenyeri ntibarangize, bakomeza kubara umusenyi bakazafata abanyamasezerano. Atari uko Imana itariteguye kubikora, ahubwo ari uko abamarayika baje ntibamenye ko abamarayika baje, ntibabahe karibu. Ukarangara ukomeza ukabara inyenyeri, ukomeza ugatoragura ukabara umusenyi, hanyuma abamarayika baza ntubimenye, ntubahe karibu. Yego, iyo ntago ari yo sisi twari turiho, nagira ngo nako tugacishemo. Imana ibahe umugisha. Yego, dukomeze. Hanyuma ubwahongeze Imana yabwiye Abrahamu iramubwira ngo noneho fata igitambo, tegura igitambo. Imubwira afate ibimasa, afate intuma n'ibindi. Ntabwo ndi bujye muri uko byagiye bitegurwa, nubwo byari bifite ikintu bisobanuye, ariko sinde ubijyemo. Hanyuma Abrahamu arabikora, ariko ngo kukirengarenga. Abikora yagize kwitotombera Imana. Tubyibuke neza yari atarakagiza umwana icyo gihe, yari atarabyara. Amaze kubikora ngo ntago dukwiye kwitotombera yababaye. Nukuri natubwire ku kintu kijyanye no kwitotomba tutararenga. Ni ukuvuga ngo murakoze. Ikibazo kirabaza kiti ndabaza Frederic. Yego. Kuki umuntu w'Imana namba umukiranutsi w'Imana ageragezwa cyane? Murakoze. Cyo ni cyambere. Ndabaza Trifina namba se Mama Giki. Kuki umuntu w'Imana kuki akwiye kwitotomba, atakwiye kwitotomba, namba se agategereza? Ndakubaza. Cya gatatu, kuki manyibutsa gatatu ande bana cyanditse kuki kubera icyo umuntu w'Imana ageragezwa? Kubera iki? Ndabibaza uriya watuzanye hano David. Ndongera mbaze Frederic. Kuki umuntu w'Imana ageragezwa cyane? Kuki umuntu w'Imana ageragezwa cyane? Yego. Uradusubiza. Natangirira ku cyambere. Nta kibazo. Icyambere cyabazaga kubera iki tudakwiriye kwitotomba. Aha. Murakoze. Twari tumaze kubivuga. Abrahamu yaritotombye. Yagize kwitotomba, aravuga ngo umwana nzamubona ryari, urubyaro rwa ibyanjye nzabiraga umugaragu wanjye. Kuko niko mu isezerano rya kera byabaga bimeze, kandi no mu buzima busanzwe niko bimeze. Ni ukuvuga ngo ufite nk'umwana cyangwa ufite umukozi mu rugo utarigeze ubyara akakunezeza, byanze bikunze upfuye nta wundi muntu ufite wo kuraga ibintu byawe, nta mwene wanyu sosigira umugaragu se. Niko bigenda. Agira umubabaro avuga ngo hanyuma ninde nzaraga ibyanjye.
kubyibuke Abraham yarageze mu myaka 100, Sara nawe yarageze hafi mu 100, nawe yenda gucura rwose, yari akwiriye kwitotomba mu byumvikana, yari akwiriye kwitotomba. Ariko impamvu tudakwiriye kwitotomba, biri twereka kwitotomba icyo byagiye bibyara. Ntago wenda turagera mu nkuru z'Abisiraheli mu imbere ngo tugere mu butayu turi ko mitotomye Imana ikabinyamaza gahimano, turi ko mitotomye ukagenda bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko igihe cyose witotombye umujinya w'Imana urakongezwa. Imana iba hari ikintu yakoze, uhabwa iby'agahimano. Yego, uhabwa iby'agahimano David. Imana iba hari, Imana urebye mu buzima, nkanjye wenda ndi umusore, nibyo ndi umusore sindashaka, ariko ndebye neza hari ibintu byinshi Imana yakoze mu buzima bwanjye. Ibyo yakoze, ubundi kutitotomba ni umutima utarakwirwa mu Imana. Ni ukuvuga ngo ni umutima uba ufite umutima udakwiriye utari mu Imana, kuko ubundi Imana ni ibiryo bihaza. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba utariye, kananga urugero, ushobora kuba utariye ariko kubw'umunezero w'agakiza ufite, ni ukuri kumva nta kibazo ufite. Cyangwa warya ibijumba, hari famiye twari duturanye kera, batungwaga n'ibijumba, nyine ibijumba, ubundi ibijumba ni ibiryo bigayitse, si ikiryo warya ubwacyo ngo kiguhe intungamubiri. Impamvu mbyise bigayitse si uko bigayitse byo kubirya, ahubwo byo ubwabyo biriye byonyine, nyine intungamubiri bifite ntabwo zatuma umubiri, ntabwo nyine birimo bitera imbaraga gusa, ni ibitera imbaraga gusa, nta kindi ndwara kirimo, nta byubaka umubiri birimo. Nivuga ngo ni ibitera imbaraga gusa, birimo ni ugutera imbaraga. Byasa nko kubaka inzu igerekeranyishije, ari amatafari agerekeranye, nta rwondo rurimo cyangwa sima mirimo, sinabiri kumvikana. Hanyuma abo bana baryaga ibijumba gusa, ariko bari bafite nyina usenga, umukecuru wawe yarasengaga cyane, bagahora baririmba bishimye, ukabona bari kubyibuha. Twebwe iwacu baduhaga amata n'ibindi, ukabona nyine, ukabona n'undi nyine turangana aho ngaho, turi aho ngaho. No byaranyokanye David aravuze ngo no byaranyokanye, ariko nyine ukabona nyine barabyibushye, barayishimye. Bivuze ngo umuntu ufite ubumana muri we, mbere na mbere aranyurwa. Witotomba kubera iki? Witotomba kubera ko ufite icyuho muri wowe, nukuri pe, numururumba. Iyo witotombye, tuvuge uri umwana mu rugo, ufite papa wawe uguhahira, hanyuma wenda arahashye, wenda ari kubahahira umuceri. Twipoze wenda ku Mana ntabwo bijya bigira aho bitagenda neza. Imana ihora bigenda neza, ibikora ku bw'ubushake bwayo. Papa wakaguha nk'akazi, abwira ati uyu munsi uvome, hanyuma nurangiza utaha uteke, nurangiza ukora ibi n'ibi. Isuko yakongera kiri kintu ukamutuka, kavuga ko tutomba kubera icyo umuntu arisha imirimo myinshi, kubera iki wabimpaye, kuki utabimpaye, kuki byagenze gutya, mwanya na rivare, ibi n'ibi. David yamukubita umuhungu afite hariya yibeshye. Umwana yibeshye akakwitotombaho gutyo, wavunutse uri kujya kumushakira imibereho, yangiza akaza akakubwiriza icyo gukora, bamukubita mu mirira nabi. Ubu uri nko kuvuga ngo byari kuruta iyo utambyara, byari kuruta iyo mba ntahari, byari kuruta iyo unyihorera. Kwitotomba rero bitwongeza umujinya w'Imana, ntabwo dukwiriye kwitotomba. Abraham kwitotomba kwe niho nari ngiye kugera, nibyo byatumye Imana imuha kurinda igitambo. Byatumye Imana imuha kurinda igitambo, noneho genda urinde igitambo. Hanyuma kuko kwitotomba, kuko urumva yararinze igitambo, arategereza bigezaho ugeze ku kirengarenga, arasinzira. Asinziriye, Imana ihita iramubwira ngo ubwo wasinziriye inkongoro zikarya igitambo. Byari bivuze uburangare. Ubundi iyo atava kwitotomba ntabwo yari kwirwa imiha igitambo ngo ajye kukirinda. Yavuze isezerano ry'Imana rikazasohora. Imana yarambwiye ko ubwoko bwe cyangwa se urubyaro rwe ruzatura mu gihugu aricyo yamuhaye, ariyo Kanani. Ariko yitotombye bimuviramo ko urubyaro rwe ruzahinduka basuhuke mu gihugu cy'abandi. Ngaho inkomoko yuko Abisiraheli cyangwa se urubyaro rwa Yakobo ari bakomoka kuri Abrahamu baje kwimukira muri Egiputa biturutse kuri Yosefu bagurishijeyo nk'umunyagano. Kwitotomba nibi bikongeza umujinya w'Imana, bituzanira akaga muri makeya. Imana iguhe umugisha. Amen.
yabajije n'iki kubera iki umukristo cyangwa se umukiranutsi ageragezwa? Yego. Umukristo cyangwa umukiranutsi ageragezwa. Yego. Nkunda gusubiza kenshi bishyize mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu bose birusheho kumvikana cyane. Kubera iki umuntu special force adakoreshwa ikosi rimwe n'umusirikare wundi? Kubera iki umuntu urinda kwa perezida, kuki abasirikare bose batarinda kwa perezida wa repubulika kandi bose ari abasirikare? Nta kibazo. Kubera iki abasirikare bose batarinda kwa perezida wa repubulika? Kubera ko bose batanganya ubushobozi cyangwa se n'ubuhanga. Aha, Imana iguha umugisha. Rero kugira ngo Imana ikwirwe mu muntu nuko kamere ye ibanza gupfa. Nukuri. Umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Kugira ngo Imana ikwirwe mu muntu nuko kamere ye iba yapfu. Yicwa n'iki? Nuko mbabara, nuko ngeragezwa. Hanyuma mu kwihangana kwanjye bira niva ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ibyo Imana yasezeranije abayikunda. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Impamvu umwana w'Imana ageragezwa ni iki? Ni ukugira ngo Imana idukuremo mbere na mbere umuteto. Imana idukuremo umuteto, nyine dufunguke mu mutwe. Ngo ubajije ikibazo nakubaza ngo kubera iki abasirikare bose batarinda kwa perezida wa repubulika? Nk'ubu umusirikare wenda sugupfobya abantu, ariko umusirikare ucunga umutekano hano mu mujyi Musanze, wenda ucunga umutekano nimugoroba cyangwa ukora patrouille nimugoroba, ntabwo uriya muntu bamujyana kwa perezida wa repubulika kuko n'imyitozo bafashe ntingana. Icyo akora cyurinda kwa perezida wa repubulika we no mu muhanda yaharinda, ariko ubushobozi bwawe nyine kubera ko byawe bwabwigiye hasi. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'Imana tuba dukwiriye kuba turi abasirikare. Niyo Imana tubwira ngo turi abasirikare ba Kristo, dukwiriye guhabwa imyitozo kugira kubabazwa. Umwana w'Imana yarababajwe, Kristo Yesu yarababajwe. Tuzi ibintu byinshi yagiye ageragereshwa, ababazwa, ariko mu kugeragezwa niho dupimirwa ubushobozi bwacu bwo kwihangana. Ariko amahirwe ahari, utsinzwe igeragezwa ntabwo avugunywa. Wenda Frederic ntaguciye mu byo uvuga, sibyo? Edeni yari iya mbere, Edeni ya kabiri yamaze gutobwa. Icyaha cyatumye inyoko muntu tugeragezwa. Buriya yaba umupagani yaba umukristo twese turageragezwa. Ariko icyo umukristo atandukanira n'umupagani nuko kugeragezwa kwe kumuhesha kwaguka no kugira ubwenge no kugira ibyo yarasobanukiwe. N'urugero David, nimba naraciye mu kigeragezo cyo gutukwa, sinzi nimba uri kumva iki kintu ndi kuvuga, naraciye mu kigeragezo cyo gutukwa nkagicamo bakanuka nkazengera nkarwara depression, Imana ikamvura nkakira nkakomera, nta wundi muntu uzongera kuntuka ngo mbabare. Wacyumvisha? Nuvuga ngo ikigeragezo icyo kimarira umuntu, iyo ugiciyemo ugisohokamo ukomeye ku buryo Satani atashobora kongera kugarura icyo gitero ngo kigire icyo kigutwara. Ubu tureke n'ubu ngubu mu buzima sanzwe, si ari ibintu waciyemo biramutse bigarutse bitagira icyo bigutwara David. Rero umukristo guca mu kigeragezo ntabwo ari ibintu dukwiye kwinubira, kuko ibyo bintu duciyemo Imana ibigira ngo nibinagaruka bitazagira icyo bidutwara, kuko twamaze gukomera umutima, twamaze kugira experience yabyo. Ikindi wenda ngewe ndakoresha Bibiliya, urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 2 handitse ngo ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko, sibyo? Ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko, kuko mu kibazo twabajijwe ngo kubera iki umukiranutsi ageragezwa, sibyo? Rero tusomye ku murongo wa 2 haranditse ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza. Bibiliya y'ubwera tuvuga ngo tunezezwe no kugenza gute no kugeragezwa, mwishime nimugubwa gitumo nibibagerageza. David, ubu ngubu Imana ivugiye mu muhanuzi ngo rero n'urugero ugiye gutandukana n'umugore wawe, shanago wasinzira, wahita uvuga ati yo ntago ari Imana ivuze, watokesha uti ntago yari Imana ivuze.
kandi wenda ugiye gutandukana nawe muzasubirana, wenda ni ishuri ry'urugo Imana ishaka kukwigisha. Hari ishuri ishaka kukwigisha mu rugo, sibyo watokesha. Niyo mpamvu rero ibigeragezo rimwe na rimwe ntabwo Imana yabicisha mwiyerekwa mu bahanuzi, ahubwo rimwe na rimwe ibigeragezo biradutungura, tugubwa gitumo nabyo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo n'iby'ibyishimo ko mugubwa gitumo nibigenza gute, nibibagerageza bitari bimwe. Nuvanga ikigeragezo cya David si cyo cyanjye, ikigeragezo cya Frederic si cyo cyanjye, ikigeragezo cya Nyiramwiza si cyo cyanjye, ngo bitari bimwe, sibyo. Ikindi ari ushobora gusanga mu muzima umuntu n'umukristo afite ikigeragezo cy'urugo, afite ikigeragezo cy'abana, afite ikigeragezo kwitorera asengeraho, mbese ugasanga afite nk'ibigeragezo nka bitatu. Ubwo urumva n'ibigeragezo bitandukanye. Ariko ijambo riratubwiye ngo n'iby'ibyishimo ntabwo dukwiye kubyinubira, nta nubwo dukwiye kwitotomba. Noneho hasi haratubwiye ngo ku murongo wa 3 ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ni ukuvuga ngo turebye umugabo bita Yobu. Yobu ibigeragezo yaciyemo, icya mbere byaturutse ku kirego Satani yamuregaga. Ubu tuvugana ibintu dusoma muri Bibiliya, impamvu Imana yemeye kubirekeramo nuko natwe ubu ngubu ibyo byabaye hari twebwe bigenda bikorerwaho. Natwe hari ibirego byinshi Satani aturega, hari ibirego byinshi turegwa mu ijuru turi kugendana. Yobu rero amaze kuregwa, bigaragara yuko kuba senga, kuba myubaha Imana ari uko yarenzwe, afite ubutunzi bwinshi. Ariko nyamara siko byari bimeze. Imana yitegereza umutima, Imana izi uko yaremye umuntu, Imana izi uko yakuye umuntu mu byaha, niyo yarize umutima wande wa Yobu. Imana rero yanze kujya impaka na Yobu na Satani, Imana yemera kuko Imana ari bizi ko Yobu agomba gutsinda mu kigeragezo. Haleluya. Amen. Imana yari ibizi ko Yobu atakijijwe kubera amatungo afite, atakijijwe kubera ubutunzi afite. Imana yari ibizi ko Yobu ayikunda. Haleluya. Noneho Imana yemera yuko Satani akora ku butunzi bwe. Uko nukugeragezwa, ibi birahura n'iri somo turi gusoma, turi kugendana. Yobu yageragejwe n'uburyo tutarageragezwamo. Yobu ntiyari afite umuntu umuhumuriza, Yobu ntiyari afite umuntu umubwira ngo pore. Yobu kugeza naho abana bagombaga kumukomeza bari baramushizeho, amafaranga yagombaga kwivuzamo ntayo yari afite, yari yarashize, inshuti ze zimuvaho. Zimba ikintu kiri kumvikana. Ariko Yobu hari amagambo yavuze antera ubwoba. Bari barimo bamwishima hejuru, Ibabirudadi n'abandi. Arangije arababwira ngo kugeza igihe nzapfira sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umukristo ugeze mu kigeragezo kigasharira ntago agomba gutakaza indangagaciro yo kuba umuvugabutumwa. Ntago rwose guhanura bigomba guhagarara. Yesu Kristo, ntago guhanura bigomba guhagarara kuko uri kugeragezwa. Ntago guhumuriza abandi bigomba guhagarara ngo nuko wabuze uguhumuriza. Ntago gukomeza abandi bikwiye guhagarara ngo nuko wowe ntawe ugukomeza ufite. Arangije arababwira ati none reka mbarahirire ndi imbere yamwe n'imbere y'Imana kugeza igihe nzapfira sinzikuraho kuba inyangamugayo. Noneho kirenze n'ibyo, urugendo rwanjye ndarukomeje. Nubwo nabuze abana, nubwo nabuze ubutunzi, nubwo nabuze iki n'iki, urugendo rwanjye ndarukomeje. Sinzikuraho kuba inyangamugayo. Sinziba ngo nuko nabuze amafaranga, sinzasambana ngo nuko umugore yanyihakanye. Haleluya. Sinzajya mu bapfumu ngo nuko iyi ndwara nta baganga bakuyivura bahari. Arangije aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, urugendo rwanjye ndarukomeje. Uko niko umukristo ageragezwa. Urwo ni rwo ruganda umukristo acamo, ku buryo noneho Imana yongera guhamiriza Satani ngo witegereje umugaragu wanjye, witegereje umugaragu wanjye Frederic, witegereje umugaragu wanjye Nyiramwiza, wamwitegereje wamubonye. Mu bigeragezo niho tugaragariza ko dukiranuka, mu bigeragezo niho tugaragarira ko turi abana b'Imana. Nagira ikintu mvugaho gato tarakomeza. Ufate mikrofone akantu uvuza akantu ngo uvuza akantu nakumva neza. Hari umuntu wavuze ngo niba ushaka kumenya inshuti yawe muzishyire mu bigeragezo.
ngo uzishyire mu bigeragezo nibwo uzamenya inshuti yawe. Niba uri umuntu mwiza umuntu azagukubita urushyi nibwo uzamenya ko uri umuntu mwiza. nari ngiye kugira akantu cyane. nari ngiye kugira akantu Ni ukuri. nari ngiye kuvuga akantu. Hari ikintu twita urukundo rw'Imana cyangwa se urukundo rwa Kristo. Ubunyarwanda yaravuze ngo inshuti nyanshuti uyibonera mu byago. ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye neza ko umuntu agukunda no mu buzima busanzwe ni uko ugera mu kaga. Uyu munsi Mama Gigi ni inshuti yanjye, ariko ubucuti bwanjye na Mama Gigi nabumenya neza ari uko ndwaye. Ubu ndi muzima yanambwiye ati Freddy wiheza wirukanka nkwereka ngo utume nahaza, sibyo? Ariko ndamutse ndwaye nkamara ukwezi nkamara 2 ari muzima atarangeraho, mbese umuntu arankunda. Buteranya abarwazi. Aha, urukundo rwa Kristo rero uzarebe mu mbuto z'umwuka harimo no kwihangana. Biriho tuvuga ngo urukundo rurihangana. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda umuntu wihanganira ikiri kukugerageza. Ese tugerageza ni ibiki? Tugeragezwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ndamutse mfite akazi, tuvuga ndi umuyobozi, umuntu akanzanira deal wenda ndi bumusinyira ahantu ari mu manyanga nkabikoramo miliyoni 5. Si amafaranga menshi. Wenda uvuga amafaranga bitewe nayo wumva. Hanyuma iyi deal gusinyaho gusa ndi umuyobozi ndabona aya mafaranga. Ariko wenda nakennye, wenda mfite ibibazo by'amafaranga nkihangana sinsinyira ayo mafaranga. Icyo ni ikigeragezo. Ikigeragezo se ni ikigeragezo. Nkwiriye kwihangana kudasinyira ayo mafaranga kubw'urukundo nkunda Kristo. Nkavuga ngo ntabwo ndi businye ngo nkore iki kintu nkorera inyanga ngo mbone aya mafaranga, kuko nageragejwe nuko mfite ubukene, hanyuma mbonye n'amahirwe nanze kuyakira. Icyo kigaragaza urukundo rwa Kristo. Ni ukuvuga ngo biraza ndageragezwa kugira ngo ndebe ese mu gihe ntafite ibinezeza umubiri ndibuze kwihanganira urukundo rwa Kristo rundimo, bitume ntakora cya kintu kibi, nihanganire ikosa nari bukore nkarikuramo inyungu zanjye kubw'urukundo rundimo. Ngiye impamvu mucyanutsi nabwo ashobora kugerageza. Nuvuga ngo kugeragezwa David byumve ni kwa kundi Imana igutega umutego ngirebe kuyikunda bikuvuye ku mutima, utayikundishwa n'ibyo ufite, utayikundishwa n'amasezerano yagusezeranije agasohora, utayikundira ko yaguhaye umugore mwiza, utayikundira ko yaguhaye amafaranga. Irashaka kureba kuyikunda koko no mu byago wakomeza ukayikunda. Agatabona kandi nakongeraho impamvu umukiranutsi nanga umuntu w'Imana ageragezwa abameswa. Umwambaro iyo wanduye barawumesa. Natwe iyo tugerageje Kristo aba ari kutumesa kugira ngo arebe umwambaro no guwariwe, arebe nurapfuba uwariwe. Umuntu w'Imana nanga umukiranutsi w'Imana iyo apfubye avamo agatinya urugamba. Ariko iyo ugeragejwe ntutinya urugamba, ni wa mwambaro umesa ukanoga ukavamo ibizinga. Abantu badutega amatwi rero tumaze kubasobanurira ko batakwiye kugira gute gupfuba, hano ubwo batinye gutinya urugamba, kuko iyo urutinya uratsindwa. Kandi iyo utsinzwe kandi Kristo we yaratsinze ukumva kuba waneshejwe, ntabwo dukwiye kuneshwa. Oya nibyo ibyo uvuga. Umukristo arameswa. N'urugero nkanjye iyo nanze guca bugufi, wenda nkawe Frederic, yego, hari igihe Imana ishobora kugukubita umugore ikagukubita igiceri ugahita wizamura, turi kugendana, ariko uri n'umuntu w'Imana. Imana ikabona ko uzaba umugabo ukarengera, ikakumesa, ikagukubita inkoni yo guca bugufi, ikigeragezo cyo guca bugufi kikakuzira, ikakumesa. Sinzi niba hari kumvikana ikintu Nyiramwiza yavugaga, ikakumesa kugira ngo ka kazinga kaveho, kari gatangiye kototera ikanzu. Akazinga kari gutuma guca bugufi byanga, irakumesa ukongera kwiga guca
bugufi. Icyo ni ikigeragezo gitera umukiranutsi ni ukukumesa. Yego yego, reka dukomeze. Nuko haciyemo iki kintu, ariko tutarakomeza nka gatoya n'amasegonda make. Hari ibigeragezo by'ubwoko bubiri. Hari ikigeragezo Imana ikugerageza nka kiriya cya Yobu. Buri imigeragerezwa ya Yobu ntabwo ari imigeragerezwa isanzwe. Imana yari iri guprovinga, yari iri kwereka Satani yuko urukundo akunda Imana atari urukundo rw'umugore mwiza afite, atari urukundo rw'umutungo afite, ahubwo ari urukundo ruva muri Kristo Yesu. Sinzi nicyo cyumvikanye. Hanyuma hakaba n'igeragezo cyo tugeragezwa bitewe n'uko wenda twarangaye, ukarangara, ukarengwa, hanyuma warengwa ukageragezwa. Reka iyo tukiveho dukomeze ku rugendo rw'Abisiraheli. Twabibonye abantu bajya bakunda gusoma Bibiliya, mu itangiriro niho habitubwira neza yuko urubyaro rwa Aburahamu amaze kubyara Isaka abyara abana babiri harimo Esawu na Yakobo. Hanyuma urubyaro rw'Imana rukomoka kuri Yakobo, umugambi Imana ukomereza kuri Yakobo. Nabyo twabivugaho impamvu, ariko siyo twatuzanye uyu munsi, tuzabivugaho ubutaha. Ikindi ubwo dukomereje kuri Yakobo yaje kubyara, uko yagiye gushaka umugeni bakamuhuta ari we, nabyo ni izindi nkuru. Ariko reka dukomeze uburyo Abisiraheli bavuye aho bari batuye, cyangwa se bataritwa Abisiraheli, bari urubyaro rwa Yakobo. Izina Abisiraheli rakoka kuri Yakobo. Yakobo yakiranyije marayika yitwaga Yakobo, bimwita umuriganya cyangwa se bisobanura umuriganya, ko yariganyije mukuru w'umugisha. Hanyuma aza kwitwa Isiraheli, iryo zina rihawe na marayika. Hanyuma niho izina Abisiraheli rikomoka kuri se Isiraheli, yabyiswe na marayika angira ngo ntukiri umuriganya, ahubwo yiswe Isiraheli. Kitwa Yakobo umuriganya. Kitwa Yakobo umuriganya. Nuvuga ngo Yakobo na Esawu. Yakobo na Esawu ni abana ba Isaka. Yego. Isaka umwana wa Aburahamu. Uri kumva icyo gisokuru David? Uri kumva icyo gisekuru? Yego. Aburahamu yabyaye Isaka, abyara umwana umwe. Urumva? Noneho Isaka nawe atinda kubona urubyaro. Jambo ry'Imana tuvuga ko nawe yatinze kubona urubyaro. Ahaboneye urubyaro abyara abana babiri b'impanga. Umwe amwita Esawu, undi amwita Yakobo. Noneho umugambi w'Imana rero nyine wasohore kuri Yakobo. Yakobo nuvuga ngo Abisiraheli bakomoka kuri Yakobo. Umwana wande umwana wa Isaka, impanga ya Esawu. Rukubyumva? Rero atongeye kwitwa Yakobo umuriganya, ahubwo yitwa Isiraheli. Aho izina Abisiraheli rikomoka. Hanyuma rero Yakobo mu bana yabyaye bose harimo akana kabucura kitwa Yozefu, wa undi wagurishijwe muri Egiputa. Noneho tugiye kureba urugendo rw'Abisiraheli kuva bari muri Egiputa, kuva baturayo, noneho kugeza basohotseyo. Yego. Noneho ndi kugira ngo tubisasire, wenda Frederic birasaba ngo apana kubisasira, tubivuge noneho tubivuge mu buryo bwihuse kandi abantu babyumve. Hanyuma rero ngiye sinshaka ko tubijya kure cyane, wenda reka ngewe ngaruka aho ngaho. No kuvuga ngo muri abo bana yabyaye, Yakobo yari afite umwana atonesha, ari we Yozefu. Yozefu yari kabucura, akana ko mu busaza, urumva ukuntu uvuga kunze cyane. Uri kubyumva? Noneho Yozefu ubwo agirirwa ishyari n'abavukanye be. Ishyari ryahozeho mu gihe cya Adamu. Kayini agirira ishyari muri umuna we Abeli. Rero urumva si igitangaza ko ushobora kugirirwa ishyari n'abavukanye. Rero ntabwo ugomba gusazwa nuko wagiriwe ishyari n'abantu bo hanze udafite n'icyo upfana nabo. Mu by'ukuri rero uyu mwana bamugira ishyari riturutse ku kikunzozi yiroteye. Yarose akababwira ati ko narose njya kubona imiba yacu twese, nkabona imiba yanyizengurutse uwanjye, bishatse kuvuga iki? Kuko bakuru be bari bazi ubwenge, bazi gusobanukirwa inzozi. Barangije ati ni gute wowe watuyobora? Ni gute uzatuyobora wowe? Kandi wibuke ngo Yozefu ni bucuri wabo. Hanyuma rero
yongera kurota izindi nzozi. Hari izindi nzozi yarose, inzozi zimeze gute Frederic? Yarose ukwezi, yabonaga ukwezi n'inyenyeri byose bimwikubita imbere. Yego, ukwezi, izuba n'inyenyeri byose bimwikubita. Noneho barangije bararakara cyane ngo niko ngo ushatse kuvuga yuko tuzapfukamira, uzatugabura, uzatubeshaho wowe na bene wacu n'ababyeyi. Mbese izo nzozi zagaragazaga ko yaba se yaba urubyaro rwo nyine guturuka no kuri se azabaha, azanabagaburira. Sinzi niba ibintu uri kubyumva. Bivuze ngo rero buriya David, hari ibintu Imana ishobora kwaka abantu ikabiguha kugira ngo abo bantu uzabahe. Sinzi ibintu uri kubyumva. Imana ishobora kukugabiza ibintu byawe ikakugabiza n'iby'ababandi, urumva, kugira ngo isohoze isezerano yavuganye nawe. Sinzi nimba ikintu kiri kumvikana. Uyu Yozefu rero, umwuka w'ishyari wavutse muri bakuru be binyuze muri izo nzozi. Ikindi kintu kirimo hano tujye dusoma ngo buriya Yozefu iyo babaga bagiye kuragira yarazaga akabwira se amabi yose bakoze, amakosa yose bakoreye hirya bagiye kuragira. Umva yahitaga ajya abibwira se byose ukuntu byagenze. Ariko se yari yaramuguriye agakanzu, kanzu nziza. Umva nyine yaramukundaga. Kandi uzare ababyeyi bose bakuze bakunda abana ba bucura, usanga baratese kuruta abandi bana. Akana ko mu busaza niko bakita. Kana ko mu busaza kaba gakunzwe hafi. Cyane cyane rwose ubirebye n'abankurikiye barabizi, namwe mufite abana ba bucura ukuntu mubakunda mwababyeyi mwe, namwe bana ba bucura murabizi ukuntu mujya mutona. Hanyuma rero tunyarutse twihuse dukubise tubangura, uyu Yozefu uko yageragezwaga, ndagira ngo uko tugenda twumva aya mateka ukuremo icyigisho nkawe. Ibi bintu uri kunyuramo, yaba ari imiryango yawe iri kubikunyuzamo, yaba ari aho usengera bari kubikunyuzamo, ibyo uri kunyuramo, ibigeragezo uri gucamo, ubushariye byaba bifite byose, menya ngo birimo biraguterura ngo bikwinjize mu gihe cyawe. Menya ngo ibyo bigeragezo biri kuguterura ngo bikwinjize mu isezerano ryawe. Menya ngo ibyo bihe bibiri gucamo birimo birakwinjiza mu munezero wawe. Haleluya. Uyu mwana w'umuhungu rero, uyu mwana w'umuhungu bamugurishije afite imyaka 13 yonyine. 13 David yari afite imyaka, urumva kari kabucura kifite ku myaka yako 13. Batangira kukagirira ishyari kakiri akana gatoya. Urumva? Nta muntu wigeze ahanurira Yozefu, we yararotaga. Haleluya. Nawe aho ubabaye jya umenya ngo iyo uryamye ubabaye, iyo urose urota iki? Byibura ibyo urota bigutera ibyiringiro. Ese ugiye gusenga Imana ivugana nawe gute mu bahanuzi? Ese urakizera amasezerano y'ibyo Imana yavuganye nawe cyangwa waracogoye? Uyu munsi Yozefu akubera icyigisho. Uyu munsi Yozefu atume wongera kugirira Imana icyizere. Sibyo David? Uyu Yozefu rero sibamugurishije, yagombaga, hari akantu nshaka kuvugamo tukumve. Nge nanze kujya gusoma cyane, ariko abashaka kuza gusoma bahere mu Itangiriro igice cya 44 bakomeze bageze no mu Kuva. Bashaka kumenya amateka ya Yozefu neza baze kwisomera, ko dufite igihe gito, niyo mpamvu ndimo ndabicagagura David. Hanyuma rero uyu yari afite bakuru be ariko bafite amashyara agenje gute atandukanye. Yego. Umwe afite ishyari ryo kumuhuhura akamwica akavaho, abandi bafite ishyari ryo kuvuga ngo basi reka tumute hana azagwe hirya, abandi bakaba bafite ishyari ryo kuvuga ngo uwamugurisha bakanadukubita ibicera. Ariko ikintu kinangaza yo David, umuntu wazanye igitekerezo cyo kugurisha Yozefu yitwa Yuda, ariko ba Yuda bapfa iki n'amafaranga no kugurisha abantu? Reba mukuru wa Yozefu witwa Yuda, sibyo? Urebe na Yuda wagambaniye Yesu. Umva iyi karande ya ba Yuda ni karande bwoko ki? Ni izina rya Yesu. Ubu rero iki nacyo gikwiye kutwigisha ko dukwiye kwita abana. Iki nacyo gikwiye kutwigisha ko dukwiye kwita abana tubyara. Kuko iki kintu hari cyo gishatse gusobanura. Urumva hari abantu badufitiye ishari badashaka kutwica ngo baduhure, ariko n'abantu badufitiye ishari bashaka kutwica tukavaho. Noneho abashakaga kumwica baravuze ngo reka tumwice tumunage muri uru rwobo tureba ahantu izo nzozi zizasohorera. Urumva ukuntu abantu ari abagome David?
napfa akavaho ayo masezerano azasohorera, napfa akavaho izo nzozi zizasohora gute? Hari abantu bashaka kutwica bakadukenyura kugira ngo ibyo Imana avuganye natwe bitazasohora. Uri kumva icyo kintu? Ubwo navuze ati nitutamwica ubuzima bwose azabamo, igisuzuguro cyose azagira, nubwo bamuca n'akaboko ariko agihumeka umwuka w'abazima, nta kabuza isezerano rizasohora, nta kabuza azanatuyoboza inkoni y'icyo. Haleluya! So muri gufashwa koko nkuko ndi gufashwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nitumujugunya muri uru rwobo tutamwishe ngo apfe umwuka uhere, nani handi nta kizabuza isezerano gusohora. Niyo twamuca akaguru nukuririza fa kuba gihumeka umwuka w'abazima. Maze rero umuntu umwe wuzuye umwuka w'abadayimoni ati kumwica nicyo gisubizo, nibwo ritazasohora. Urumva ukuntu abana b'abantu bafite ubwenge bw'ubupfu. Iki kintu nizere ko kiri kumvikana. Reka twikomereze dukubite tubangura. Uyu rero yaragurishijwe. Harya yagurishijwe na bande Frederic? Bamugurishije ku banyegiputa. Yego. Bakoreraga umugabo witwa Potifari. Yari umutware umwe mu bo muri Egiputa. Yego. Hanyuma baramugurishije. Yego. Twihuse turi kureba inkomoko y'Abisirayeli kugira ngo baze kuba hehe muri Egiputa. Turi kugenda na David. Hanyuma rero uyu Yosefu agezeyo. Ibigeragezo byarakomeje ntago byahagaze. Nshuti y'Imana, ntutegereze ko muri iyi si uzabaho udendeje, urya neza, ngo nta marira, uzanarira, uzarira. Uyu munsi uzajyurira. Uyu munsi uzajyurira, Imana iguhanagure, igukubita imbaraga z'umutima, ubuzima bwendereye. Uyu Yosefu rero nubwo yageze ku masezerano ariko yarageragejwe. Arakura yibereye igihungu kiza cy'Ibogari. Umugore wa Farawo aramubwira ati dore Ibogari hano. Atari kubu ngubu uyu ntago twaryamana. Arangije irarira mwuzura kugira ngo aryamane, ariko Yosefu akomeza gukiranukira Imana. Arangije yavuze amagambo akomeye ati ntago nahemukira umwami, ntago nahemukira Farawo ngo ndyamane n'umudamu we. Kintu kiri kumvikana. Umugore aramugusha yambara ubusa akamugerageza ngo nsiga we, nsiga. Akambwira ngo nsiga yambaye ubusa. Yosefu akamusiga ariko mu mutima wari kuvuga ngo njyewe sinzikuraho kuba inyangamugayo, nzakomeza mba inyangamugayo, Farawo akomeze kungirira icyizere. Simba ikintu kiri kumvikana. Haleluya. Yashakaga gukomeza. Yari umugore wa Potifari. Yego, yari umugore wa Potifari. Ariko ari we Farawo birumvikana. Abami bose bo muri Egiputa bitwaga ba Farawo. Nta mazina bagiraga. Uwo Potifari yari umwe mu batware bo muri Egiputa. Ntabwo yari umwami nyiri igihugu. Yari umwe mu batware ariko bari bakomeye. Yego, hanyuma umugabo wanuza uwo mugore bashakaga aho urubwo Yosefu yakoragamo. Yageze yibona n'umuhanga, abonaza ubwenge, amubwira ngo ibyo n'urubwo byose ndabikweguriye. Byose usibye umugore wanjye. Amwemerera nyine ibintu byose, niwe wategekaga abatware bagenzi be, niwe wayoboraga abacakara abandi. Ako Frederic ukuntu yazirikanye icyo yamubwiye. Ngo uhaye buri kimwe cyose. Ariko umugore wanjye. Ariko ikigeragezo cy'inkonkobotsi we kirakonkoboka kiraza kugira ngo kigushe umumutego nde Yosefu. Ariko ntibyabuze yuko yabeshyiwe n'ubundi agafungwa akitwa ko yaragiye gufata umugore w'abandi. Yego. Hari ibigeragezo bari kugushinja. Muntu dukurikiye ahangaha. Hari amagambo afite n'ibimenyetso ku buzima bwawe. Ikinyoma cyaragiye kirakubera urubwa rurakubera nyamara urengana. Ndagira nkumenyeshe ngo Imana yakuye Yosefu muri gereza. Imana izagukura muri gereza y'urubwurimo. Imana izagukura muri gereza y'ayo magambo y'ibinyoma uri gucamo. Imana yabikoze kubera Yosefu ishaka kugira ngo isohoze isezerano yavuganye nawe. Nawe Imana izagukura muri ibyo bigeragezo. Imana izagukura muri iyo gereza. Muri iyo gereza y'ibinyoma, y'amagambo y'ibinyoma, y'urwo rubwa rwakubereye kubera ibinyoma. Uwiteka azabigukuramo. Yosefu yarinze isezerano Potifaro yari yaramubwiye. Ariko umugore amubera ikigeragezo. Yego. Ariko nubundi we yakomeje kurinda isezerano. Ariko kubera cya kinyoma ajya hehe muri gereza. Arafungwa azira ngo gufata umugore w'abandi nyamara ari kurengana. David ubu ngubu hari abakozi b'Imana bambaye icyasha kubera ikinyoma.
bambara icyasha kubera ikinyoma, umurimo w'Imana uratukwa kubera ikinyoma. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ngo iyo Mana yakuye Yozefu n'ubundi Imana yongera kwibuka, iragaruka iribuka Yozefu, iteza umuraba ariko Mana iteza umuraba ibwami, iteza umuraba ngo maze ngo ararota arota inzozi umwami zimuhagarika umutima. Haleluya. Amen. Noneho mu byumvikana ntabwo byari bike kuri rwa Potifara. Noneho Imana yaraje ica ibwami. Vango ku mwami uyobora igihugu, noneho niwe warose inzozi arotera igihugu cye cyose. Haleluya. Haleluya. Amina. None Imana yegereye ibwami, yaje kumuha ijambo riruta iryo yari afite. Yego. Yaje kumuha ijambo riruta iryo yari afite Yozefu. Imana, iki kintu ndagira ngo cyumvikane. Yego. I Kanani hari abagituyeyo. Yego. Harimo se wa Yozefu, bene wabo na Yozefu bari bagituye hehe? I Kanani. Ariko ngo inzara yari igiye gutera. Imana yemera gutanga iyerekwa muri Egiputa, ariko irifunga I Kanani. Kubw'isezerano ry'umuntu umwe. Yego. Kubw'isezerano ry'umuntu umwe, Imana ifunga iyerekwa I Kanani. Imana yimana amakuru Kanani yatanga muri Egiputa kubw'umuntu umwe. Iki kintu uri kucyumva? Yego. Egiputa uri kumva icyo hasobanura? Kanani uri kumva icyo hasobanura? Imana yimanya amakuru I Kanani yatanze muri Egiputa kubw'umuntu uyu umwe. Yego. Uyu umwe. Haleluya. Haleluya. Yewe ndafashijwe, numva nahaguruka nkataha. Numva nahaguruka Davide. Ubundi uyu mwami amaze kurota inzozi zimuhagaritse umutima, icyambere yayobewe icyo zivuze. Ngo yarose inka zigenje gute? Inka zinanutse zirindwi, izindi zonze zinanutse zibyibushye. Yego. Umwami arota inka, tubwire inzozi yarose. Murakoze. Umwami yarose inka zirindwi zibyibushe. Arongera arota inka zirindwi zinanutse. Arongera arota amasaka arindwi abyibushe. Arongera arota amasaka arindwi ananutse. Azana abapfumu, azana abakonikoni, azana abo gusobanura inzozi birananirana. Inzozi ntabwo zirangije ngo inka zinanutse zahise zimira. Inka zinanutse zibyibushye. Inka zirindwi zinanutse zimira, inka zirindwi zibyibushye kandi ziguma zinanutse kandi zananutse. Yego, yego. Izo nzozi ziteye n'ubwoba pe. Sinzi bibiri ko aribwo yazanye abapfumu. Abona ya mahundo arindwi ananutse, amiza amahundo arindwi abyibushye kandi agomeza ananutse. Yego. Noneho umwami aza kwibuka ko hari umuntu, ko bigaragare ko ari nk'umuntu wamurangiye, aramubwira ati umugaragu wibuke. Reka mvuge kano gatoya. Ni umugaragu bari wafunganywe na Yozefu. Yozefu yarafunganywe n'abagaragu babiri, reka mvuge kuri umwe. Hanyuma umwe yari umuhereza wa vino ibwami. Nga arota nyine ngamurotera inzozi, arotera Yozefu inzozi, arota inzozi ari muri gereza, azirotorera Yozefu. Amaze kuzirotorera Yozefu, Yozefu aramubwira ngo rero ugiye gusubira ku murimo wawe wo guhereza vino, ariko nugerayo uzanyibuke. Hanyuma aragenda yigira mu bye ntiyamwibuka. Umwami arose izo nzozi zisobanura, aravuga ngo ariko hari umuntu twafunganywe ngo yandoteye ko imeze gutya kuko biraba. Yandoteye ko imeze gutya biraba. Hanyuma niwe muzane yenda ashobora kuzisobanura ngo kuko Yozefu bivuze ngo umurimo Yozefu yarawukomeje muri gereza. Yego. Mu kigeragezo yakomeje umurimo, yakomeje gukiranuka, yakomeje kunamba ku Mana. Haleluya. Umurimo Yozefu yarawukomeje nubwo bamubeshyeye akajya muri gereza. Nubwo uri kugeragezwa uri umuhanuzi, komeza uvuga Imana. Nubwo uri kugeragezwa uri umuvuga butumwa, komeza uvugira Imana. Niba uri kugeragezwa uri mu Kristo usanzwe, komeza kwihangana kandi ukorera Imana. Uwiteka hari icyo agiye gukora ku buzima bwawe. Uwiteka hari ibyo agiye guhindura. Imana ishimwe cyane. Yozefu rero baramuzanye. Yego. Ababonanye n'umwami. Arangije aramurotorera za nzozi rero. Yego. Ikindi navuga, hari ibwenge Imana igiha umuntu.
ubwo bwenge bukagira aho bumutambutsa bukamufasha kwinjira muri rya sezerano rye. Yozefu yari afite ubwenge Farawo adafite, umwami adafite. Yozefu yari afite ubwenge abatuye muri Egiputa badafite. Ikiyongeyeho yari umwana w'i Kanani. Haleluya! Arangije ageze muri Egiputa abayobozi inkoni y'icyuma. Ariko ma nukuri Uwiteka kugabiza abanyamahanga mu izina rya Yesu. Uwiteka bakugabize kugira ngo isezerano ryawe risohore. Uwiteka kugabiza icyubahiro cyabo kugira ngo isezerano ryawe risohore. Uwiteka kugabiza ibyishimo byabo kugira ngo isezerano ryawe risohore. Haleluya! Imana ntago yari inaniwe gusohora isezerano rya Yozefu muri Kanani, ariko Imana yabonye ko isezerano rye rigomba gusohorera mu banyamahanga. Haleluya! Amina. Ikintu kiri kumvikana, utazajya kwa applyinga kujya gukora akazi ngo hari ahantu ngo nago najya gukorayo sinzi. Imana iguha ubwenge. Nta ukubwenge ujya gukora ujya kwiyandurisha ibizira byo muri Egiputa, ariko ujya gushaka amafaranga. Haleluya! Isezerano rya Yozefu Imana yemeye ko risohorera hehe? Muri Egiputa. Nuko bigenda guterera aramusobanurira. Yozefu yasobanuye inzozi abwira umwami ati rero inka zirindwi wabonye, amubwira ko zisobanura inanutse zisobanura imyaka 7 y'inzara, hanyuma izibyibushye zisobanura imyaka 7 y'uburumbuke, aricyo kimwe n'amahundo ananutse n'abyibushye. Hanyuma namugira n'inama twihuse, amubwira ko bakwiriye guhunika bakitegura ko hagiye kwa imyaka 7 yo kurumbukirwa bagahunika, hanyuma bakitegura inzara izatera izamara imyaka 7. Iyo nzara yagombaga no gutera i Kanani, ariko i Kanani bimwa amakuru y'ibigiye kuba, ariko aya makuru abwirwa aba muri ikintu nta kintu muri kumvamo. Uzi ko ushobora kuba uri umuntu w'Imana, Imana ikakwima amakuru ko uri indangare. Uzi ko Imana ishobora kukwima amakuru ko warangaye. Uzi ko Imana ishobora kukwima amakuru kubera hari ibindi bintu wowe uhanze amaso. Uzi ko Imana ishobora kukwima amakuru kubera guhemuka. Bakuru ba Yozefu babaga i Kanani, ariko nubwo bari babi Kanani bari basiga bibe Kanani mu mihango. Bari kuririmba bikemera, bakabwiriza bikemera, bagatura bikemera, ariko bari barahemutse. Umwuka ibaze kuba uri umuhanuzi ugahanura ufite umwuka w'ishyari, ugahanura uri umusambanyi, ugahanura ubeshya. Haleluya! Imana iturinde guhemuka n'ukuri. Ugahaba nabandi kwiba nawe wibura umuteka mutwe, ukibisha impano Imana yaguhaye, ukubura umujura, ukibisha impano y'ubuhanuzi Imana yaguhaye, ugateka imitwe. Uri Kanani ariko ntago ibyasezeranywe uri kubitakaza. Amakuru y'ijuru ntago uri kuyabona neza, amakuru y'ijuru ntago ukiri kuyabona, ntago uri kumenya ko inzara yateye, ntago uri kumenya ukuntu ikirere kimeze. Byarifunze. Ongera ugaruke ku rufatiro, ongera uvugurura amasezerano yawe n'Imana, kuko no muri Egiputa Imana itangira y'amakuru. Haleluya! Amina. No muri Egiputa Imana itangira y'amakuru. Imana ibaze kugira ngo muri Egiputa bamenye amakuru y'ibigiye kuba i Kanani, bari aho ngaho bari mu mandazi, bari gutura, umva, bari guhanura gusa, imihango igikorwa, ariko nyamara amakuru y'ijuru ntayahari. Connection zarifunze. Kinshiri kumvikana buriya. Imana itugirire neza. Ariko Yozefu mwuka w'Imana aramwuzura, mwuka w'ubwenge, mwuka w'Imana uramwuzura. Arangije tangira kuyobora igihugu. Sasa atangira kugira inama umwami. Nakubwiye ngo niba ufite kwizera, Uwiteka kugabiza abanyamahanga, Uwiteka kugabiza abapagani. Reka kwirwanirira, reka gukoresha ubwenge bwawe, reka gukoresha impano y'Imana. Haleluya! Koresha ubwenge bw'Imana, koresha impano yawe neza, Uwiteka arazakwinjiza. Yozefu yanze guhemuka, yanze guteka imitwe, yanze kube. Yesu Kristo arangije Yozefu akiranukira Imana nk'uko bikwiye. Imana imwinjiza aho yakagombye kwinjira. Imana imwinjiza mu isezerano rye David, aryinjiramo, tangira kuyobora Egiputa. Yabaye premier ministre. Yego.
ni nk'aho ari we wari uyoboye igihugu kuko niwe watangaga amabwiriza, niwe wari urufite. Haleluya. Urufunguzo rw'ubuzima bw'abanyegiputa, kuko ibyo kurya ni ubuzima, niwe wabaga rufite. Yahaga uwashatse, ariko icyo mukunda ntago yimaga. Imana ibonye nta mururumbu ugira, iraguha. Haleluya. Imana ibona nta mururumbu ufite, iguha urufunguzo sha ukajya wikoreramo David. Iraguha ugakoramo, kuko izi ko nukuramo urafata ibyawe ufate n'iby'abandi. Mana ishimwe. Haleluya. Mu minota 3 rero sinzi ukuntu turi bubivugwe. Yego. Cyangwa se ushobora kubikatinga cyangwa ukareba ukuntu uza kubyeditinga kugira ngo ugende ukuramo ibintu by'ingenzi waha umuntu, waha abantu. Closinga dukore part 2. Ku bantu badukurikiye, reka dukore part 1. Part 2 nayo tuzaza tuyibagezeho ukuntu bimeze. Aba ni abantu bacu, bazakomeza tubwira ibintu byiza dushingiye ku musore wacu, umusore w'umuhanga. Umusore w'umuhanga bigaragara ko yasomye ibintu byinshi, kuko yagiye kugusubiza ikibazo wamubajije. Ntago ashobora kugusubiza ikibazo nka kinyure hejuru, agihera hasi akakubwira ati dore. Hari umusore wigeze kuza kutwigisha kera, aratwigisha atubwira ati yatangiye avuga ijambo rimwe ngo who is Jesus. Nuko nkuko yatangiye avuga who is Jesus, agenda ahera mu tangiriro tuza gusoreza mu isezerano rishya. Naye navuga ati umusore uko bigaragara kose Yesu aramuzi, azi inkomoko ye, azi impamvu yaje, azi impamvu yagiye, azi n'impamvu azagaruka. Reka dukore part 1. Mama Gigi, reka dukore part 1. Nyehera umuhanuzi mikrofone manzi mwibarize gake. Hanyuma rero utarabaza umuhanuzi, iyi part 1 turangije rero tubonye Yosefu akiri muri Egiputa. Uyu Yosefu amaze gusingira isezerano neza, amaze kurifata mu biganza. Hanyuma rero isezerano agiye kuribyaza umusaruro mu buryo bwo kugira ngo bene wabo bari kwicirwa inzara i Kanani baze gutura muri Egiputa. Nazanzozi yarose nazo zize kugira ute gusohora. Na zanzozi zize gusohora noneho muri part 2 turaza gukomereza aho ngaho. Mbere yuko tu closing part 1, ntabwo twakuvuga ngo abiseri bavuye muri Egiputa gutya tutazi ukuntu bageze. Yego, burya biba byiza ufite amakuru ahereye mu mizi. Twabibonye ko Abraham ari Imana yabwiye ngo urubyaro rwawe ruzabasuhuke. Rero kugira ngo babasuhuke ariho tugeze muri Egiputa, twari dukwiriye kuva aho hose tugereyo. Bageze ari bande, se bavuye he, kuki biswa Bisiraheli byagenze gute? Rero abantu badukurikiye, ni byiza ko ufata amakuru ukayafata yose. Ntabwo wafata amakuru igice ngo ufite amakuru yuzuye. Iyo amakuru agira isoko aho yavuye nuko byagenze. Murakoze cyane. Ariko natanze urugero, hari umuntu waje kutubwira, aratubwira ati who is Jesus, Yesu ninde ubundi? Tukimara kwibaza icyo kibazo twabonye agiye mu itangiriro, tuza gusoreza mu isezerano rishya. Urumva, kandi itangiriro ni isezerano rya kera. Angira dusobanura atubaje ngo Yesu ninde, twumva agiye mu itangiriro hakurya bateze uyu ntavangiwe. Yesu tuzi guhera muri za Matayo, Yesu aza jya hakurya. Ariko urumva abari ntuzi. Umuhanuzi wacu mumeze mute? Meze neza. Ikiganiro wacyumvise ute cyangwa uvuga butumwa? Ikiganiro nacyumvishije neza, Yesu akirimo yagisize. Mpamya nashidikanya ko n'abarabyumva bararyoherwa. Nta bikaze yagiye avuga nkuko mwagiye musobanura, ariko make yavuze nayumvisemo ijwi ry'Imana. Hanyuma rero reka tumuhereho aduheze nimero yiwe. De nimero yawe ku bantu barifuza kuganira nawe bazakubone byoroshye. Ndaza no kugusaba usengere n'abantu badukurikiye. Murakoze. Ushaka kwakira nimero yanjye ni 079 11 78 299. 079 11 78 299. Yego. Murakoze. Murakoze cyane. Mu by'ukuri
twaza no kuganira ikiganiro cyacu cy'umwihariko mera umusore wacu umusore wacu ni umusore w'umuhanga pe nakunze wasomye sinzi ko byazakunda ariko ndashaka ngo rimwe uzambwire ubundi irangira rya Yohana niriye Yohana nuza umwe batumye ku kigwa ntihajye ni Nowa Kipatimo ni Yohana ari nawe wanditse ibyahishuwe irangira rye nirihe byarangiye buti cyangwa uzatubwire guhamagarwa kwa Luka yego Luka yari muntu kimbere bwa nkahamagarwa yego nta kibazo rwose niwo nzabaza nta kibazo nakine kibazo nabajije abantu baza ati who is Jesus ibundi Yesu ninde ko twumva Yesu akaza akatugwangaje kuducungura abone umugambi wa Yesu ahereye kera wahereye cyagenga inama mu ijuru atenye bakavuga ngo ninde waje gucungura abantu mu isi bakabura ni gute bavuga ngo Yesu ngo mbe nambere hahozeho jambo kandi jambo yari Imana tukaza mu uzadusobanurira nta kibazo rwose ariko nanone n'umuvuga butumwa mwiza ku bantu badukurikiye ku bantu bifuza kumutumira ni n'umuhanuzi mu buryo bugiye butandukanye ku bantu bifuza kumutumira ko yabaganiriza abantu bashaka gusobanukirwa ibintu byinshi n'abantu bashaka kumubaza bari buze kumaza muri comment cyangwa n'ahandi hose niyo mpamvu tugiye kumusaba nimero akayitubwira ku bantu bazifuza kumutumira no kuganira mu buryo bugiye butandukanye bamuvugisha nimero yanjye ni 078 6 7 2 6 nanone ni 078 6 7 2 6 nizo ngizo murakoze hanyuma tugeze kuri mama Gigi ni nawe muntu ushimira cyane uyu munsi niwe wabashe kudufasha ngo novuga butumwa ampuza n'aba bantu cyane ko we twe dusanzwe tuziranye n'umumere mwiza n'umuntu twamenyanye kera n'umuntu twagiye tuganira amagambo hari n'amagambo mwe mvuga hano kuri Gonareke mutazi ko namurahuyeho narayamwibye yarayatwaganiriye twaganira baterekanya kwibete nta kibazo tibyiba nubwo mvuye aha ariko ndayakwibye tu ndayakwibye ni byiza iyo mvuze ngo ni nyine amagambo meza mujye mubyumva kubera ko umujije amagambo menshi mvuga njye n'ikiganiro bwa mbere twakwanye kuri Gonareke TV itaragenda ya mbere ndacyakibuka kandi sinakikubwiye se kigiye mu kajambo nasiganya akajambo kavuga ati buri wese wafite iki ihwa ari mujomba ihwa rye tu naje gusanga ko ibibazo byanjye bihagaze si ibya mama Gigi si iby'umuhanuzi wacu si iby'umusore wacu buri wese afite akabazo ke hari n'ikindi kintu cyaje kuntungura haragenda ngiye kurira umuntu andiriye ndaceceka ibyanjye ngiye kumurira nawe ati uzi ibibazo nahuye nabyo tiki ntaramubwira ati abantu twese niko tumeze tingeje ubundi simerutse hari umuntu ujya kubwira none nawe akaba yavuze arakurusha no kumva ibyo bikomeye kurusha ibyawe ntabwo atize ibibazo akimwe ati twese niko tumeze nanjye ejo bundi nageze gutya ntabwo ati sawa reka mbe ntashye ngewe ati ntabwo nkikubwiye ibyanjye buri wese aba afite ihwa rimujomba ariko nanone n'umuvuga butumwa mwiza ni umuntu mwiza mwajya mumukurikira hano namushimira cyane ko yamuhuje n'aba bantu Gigi nawe uraduha nimero yawe njye naranayibahaye nzayibaha mu kiganiro nk'icya gatatu ntabwo wifuza ko abantu bagutumira oya kuntumira bazagucaho wowe bazakuhamagare ukeneye kuntumira azaguca nzitaba ariko buriya ni uko nk'uko mama Gigi ni umuntu mwiza uzakina kumutumira azashaho nta kibazo uzakina kumutumira nzitaba subizi David nzitaba nukuri nyiri magambo meza nzitaba kuko ntago azaba ari namwe muntumiye azaba ari mwuka wera wabakorema kandi uwo mwuka wera ni inshuti yanjye magara ngomba kumwumvira rero agomba kuvuga nk'abandi pre nkavuga nti nditabye mwami karame ntuma ku muntu uzamutumira rero ni karibu yego hanyuma rero tugeze ku musozo reka nshimira ku bantu bose bagiye bakurikira kino kiganiro ku bantu bagikurikiye kuva ku munota wa mbere nkuko nababwiye ati twumve turebe ariko tunige nize ko mwiza ibintu byinshi birashoboka ko Imana itagutabara ikanana yagira igiputi kagirute kagutabarirayo birashoboka ko Imana itagutabara urimo abantu bakomeye wagira ahantu uzi nko haraciritse bikagirute birashoboka ko umugisha wawe ushobora kuba utari mu bakristo mu rusengero ukaba mu bapagani birashoboka ko hari ikintu kimwe twize tuvuga ati ese kubera ko Imana itatwicira mu bigeragezo ibura ntago Imana igiye icira umuntu mu bigeragezo
byibura nibwo waba uri mu bigeragezo bingana gute yoroshya umusonga nk'umunsi umwe ugapfa ku munsi ukurikiye. Niyo mpamvu iki kibazo nakibajije ni umuntu ahita amaze ikibazo gikomeye, arambwira ati kubera ko umuntu yagiye gupfa mukuru abanza agakira akagera hanze agasaba buri kamwe kose yifuzaga. Kubera iki? Kuko yakimara ntabwo yamwica kiri mu kigeragezo, ibigomba kumanza agaheza umutima we kumva ko wishimye, ubundi yarangiza igasohoza ibyo yavuganye nawe. Igasohoza ibyo yavuganye nawe. Abantu bandi baranyigisha bambwira ati Imana ikore igituma dupfa igasiga igituma dusenga. Nabihoza nihwa nkavuga ati ntago twapfa ariko Imana yasize igituma dusenga. hari akandi kantu nshaka kongera, iryo hwa rero rikujomba hari igihe kigera Uwiteka akarikuramo. Ahari harimo uburibwe Uwiteka agasibanganya agashyiramo umuti wo kubabara, wo kumisha, noneho akanagusigaho umuti wo gukuraho ya nkovu, ryahwa rikavaho. Hanyuma rero kadusoza ikiganiro cacu nkuko nababwiye, mugenda mubisharinga abantu mukunda, ariko niba udafite umuntu ukunda nta kibazo, si ngombwa kugisharinga, ariko ufite umuntu ukunda naye ni amagambo y'ubwenge. Hanyuma tugeze mu kanya ko gusengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, uburwayi, ibyifuzo n'iki, ariko ku bwanjye nifuza ko umuhanuzi wacu ari budusengera nukuri ibintu byose bikagenda neza. Nukuri ni karibu rwose Mama Gigi, reka umuhanuzi wacu adusengere. Murakoze. Tutari twasenga shaka kugira ngo buri mwe wese urabyumva nanga urumva isengesho we yiremere. Nshobora kuguhanurira ariko waba utizeye ntibikoreke, ariko wakwizera ukarema. Mwazira minsi niho Data nyiribihe ugenga ibihe yaratubwiye ngo mbahaye imbaraga zo gutegeka ibyananiranye. Uko umupfumu aragenda agashaka ibigirwamana bye akabyizerera, tugiye kwizera ko Kristo anesha ibyo bigirwamana. Tugiye gusenga tubwira ngo Kristo weho wagiye ku musaraba, kongera ukabambwa, ukongera ukazuka. Yesu we, na n'iyi saha na nakagahe na n'iki gihe uracyari ku buzima bwacu, uracyari ku buzima bwacu. David umva ko nyiribihe yambwiye, ntabwo kubera ko abantu benshi bamenyeye ko umuntu yuzura umwuka arangiza akagira ibatiri garukiye yumva ko ubwo ariho ubuhanuzi arabwumva. Ariko hari igihe Paulo niwe wavuze ngo umwuka ugengwa na nyirawo. Data twese yaje kumbwira, arambwira ngo akira umuterankunga. Ndamwakiriye. Yaje kumbwira arambwira ngo akira umuterankunga. Arambwira ngo ntabwo ibyo ubona bigayitse, ntabwo byashorewe nawe, Kristo ari imbere yawe. Niko nyiribihe yaje kumbwira. Arambwira ngo ibyo ubona bigayitse ntabwo ari weho gusa, uri kumwe na Kristo. Rongera arambwira ngo nkubwire kano kantu, nkingi y'igicu naje kubona mbona iri imbere yawe, uri kujya ugenda, urumva uri kujya ugenda, urumva weho uri kujya ugenda, inkingi y'igicu iri imbere yawe ugakurikira inkingi y'igicu. Nshaka kuvuga ngo niyo ikuyobora. Inyenyeri y'Uwiteka iri hehe? Iri imbere yawe. Inkingi y'igicu yihagaze barahagarara, inkingi y'igicu igiye baragenda, iyo birindutse barabirinduka. Nje kubona mbona urenze igihugu cy'u Rwanda, mbona urambutse, mbonye wambutse, mbonye urenze igihugu cy'u Rwanda. Naje kubona mbona wicaranye n'abantu bari kuvuga ururimi rutari urw'u Rwanda, bari kuvuga Icyongereza, bari kuvuga Igiswahili, bari kuvuga, mbese nabonaga ari indimi nyinshi. Mbona bigeze n'igihe wicarana n'abazungu, nkajya ndabona uri gato gato, ariko kugenda inkingi y'igicu iri kumwe nawe, nawe uri kugenda Imana iguteraho inyama, nkabona uri kwaguka. Shatse kuvuga ngo n'ibikorwa byawe nkabona biri kwaguka. Noneho niko nyiribihe yaje kunyongorera, rongera arambwira ngo hari abakwanze bagiye kukugarukira. Urugamba maze iminsi ni kururwana pe. Yesu we, hari abakwanze bagiye kukugarukira cyane. Rambwira ngo ubwoba nibushire, Yesu ari ku bitugu byawe. Muri mbyino yaririmbye ngo iraduhetse ku mugongo ntago twanyerera. Weho Yesu aguhetse no ku bitugu. Ubwo bishatse kuvuga ngo Yesu uri mu mugongo wayo, urumva. Ubwo rero Yesu ni ukuzaniye abaterankunga. Nje kubona mbona wicaranye n'abazungu,
twe twicaye gutya turi insuzugurwa ariko Yesu akwicajije n'iki n'abazungu akwicajije mu bakomeye hahandi nubwo imbere yawe hari ishuri ry'urugamba hari n'abo bazajya bakakubwira ati tubyize ukuri ni ibihe bintu ukoresha kuko abantu bakwitaho cyane abandi bo bakabitaho buhoro Yesu we nyiribihe ubwenge ibihe aramye ngo ari imbere yawe yiteguye kukurwanira urugamba hahandi bazakubwira bati dushorere utujane aho ukura izi mbaraga byaratangiye barambaza ntabwo njye mbizi ndabivuga uko nyiribihe abimbwiye ramwe ngo yiteguriye kukurwanira urugamba ntabwo ku rugamba uri wenyine iraguhetse ntabwo yakurambika hasi kandi ejo bundi twize ijambo ritubwira ngo mwakire inkosha muheke abana banyu urumva wumve ko mu Uwiteka Imana ahetse nawe urimo ubwo rero bishatse kuvuga ngo akira gutsinda kuko Yesu yatsinze akira kunesha kuko Yesu yanesheje akira kuramba nk'uko Yesu yarambye iyo Yesu ataza kuramba ntabwo na n'ubu tuba tukimuvuga n'abazadukomokamo bazamuvuga aricyo cya gisekuru cya Aburahamu nawe Yesu arambwiye ngo akira gutsinda nk'uko yagize gute watsinze kandi yaje kumbwira arambwira ngo itegure sinzi uburyo nje ndi kubibona ariko umwuka w'Imana guhishurire naje kubona mbona ntago ufite kamera ingano cye naje kubona mbona ufite urukamera runini naje kubona mbona ufite urukamera runini nibwo bwa mbere nayibona ubonye ari runini ntago wabyumva njye byanshimishije biranezeza uburyo Yesu ankunda yarangiza akavuga ati mwana wa mubona agiriye icyizere nawe ngwino uvugire kuri kamera naje kubona mbona urukamera runini meze nka ekara iranini naje kubona mbona ufite urukamera runini none iyo kamera naje kubona mbona igiyeho ukuri kubona utwo twuma duhagitse niko na mikoro ziri kuja zigenda zihagikiranye gutya mbona rero ubuvuga butumwa bwawe buramamaye burarenze buragutse wumve ko Uwiteka Imana ari kumwe nawe kandi ibintu Uwiteka arimo rero ntago bijya bipfa aho kugira bipfe birakomeza nubwo mu nzira harimo amahwa harimo amatovu harimo umukungugu harimo ibibazo harimo iki ariko Uwiteka Imana arambye ngo ari imbere yawe urumva kandi nyiribihe yambwiye ni nkubwire ngo akira ijambo aho wari buriye ijambo aho wari buriye hamwe ngo nkubwiye ngo ntago diplome yawe yapfuye ubusa nyiribihe yambwiye ngo nkubwiye ngo ntago diplome yawe yapfuye ubusa Uwiteka Imana aje kuguha 8 so na nyoko bataguhaye aje kuguha ijambo aho wavukiye batari guhaye aje kuguha ijambo mu bana b'abantu muboroheje mu bakomeye nyiribihe aje kuguha ijambo hanze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo hanze aje kugukundisha muri make yakira igikundiro cy'Uwiteka niko nyiribihe yaje kumbwira ubwo rero arambwira ngo abakwanze bagiye kukugarukira niko Data wa twese yagize gute yaje kumbwira ngo mureke dusenge tugisenga urumva isengesho we yiremere yizere kurema uzarebe duhuje umutima ni rya jambo Yesu yavuze ngo kibaye mufite kwizera mwabwira umusozi ukika mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira umusozi ukika twe tugiye kwizera niturangiza kwizera tubwire papa tuti papa we uduhereze umugisha mu mugisha ugwishemo n'imvura haleluya tugiye guteramo haleluya 3 niturangiza dusenge amen 2 3 haleluya uri Imana y'amahoro uri Data wa twese izina ryawe nirihabwe icyubahiro uri rukundo papa izina ryawe nirishimwe turasenze cyane dusengera isi yose Mana we twumvishije amagambo yawe hari ahantu twakamutse hari ahantu twacitse intege hari aho twivovoteye umurimo wawe twivovotera amasezerano yawe twivovota ko atari wowe wavuze kandi waravuze Mana tubabarire
twumvishije dutsinzwe, izina ryawe nirishimwe. Mana tubabarire nyiribihe ugenga ibihe, tubabarire za mbabazi zawe zongera zitugarukeho. Abarumva isengesho, abarumva ijambo bahinduke. Mana we, imbabazi zawe zize mu mitima yacu, zize mu basinzi, zize mu basambanyi, zize mu bapfumu, zize mu barozi, zize mu bigwanirira, haleluya, zize mu bariye iby'abandi. Mana we, zibagereho zibigishe, imbabazi zawe zongere zibagarukeho papa. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze cyane, dusabira David umugisha, dusabira umuryango w'umugisha, dusabira ikimukomokaho umugisha, haleluya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishimwe. Nta kabura icyo abwira ubwoko, nta kabura umugisha, nta kabura icyubahiro. Waratubwiye ngo tuje tuguhereza n'icyubahiro cy'imbavu, haleluya. Icyubahiro cy'imbavu David arakiguhaye papa, tuguhaye icyubahiro cy'imbavu. Si yose Mana, tuguhaye icyubahiro. Urumva ubutumwa bwiza, hinduke papa. Izina ryawe nirishimwe. Turamwifuriza kugira ngo akubone nk'uko twakubonye, turamwifuriza kugira ngo akurye wese akumire. Jambo ryawe ryaratubwiye ngo uzajana bakwiziritseho, ntabwo uzajana bakwirukanseho. Birashoboka ko abapasitoro bakwirukanseho, birashoboka ko abahanuzi bakwirukanseho, birashoboka ko abadiakoni bakwirukanseho, ariko ukaba utwibukije ijambo ryawe ngo nitukwizirikeho papa, kuko ni wowe uzajyana n'abakwiziritseho. Goganze kandi utegeke byose yuko ushaka n'ibyo ushima, ubiduhana na bera mu izina rya Yesu, amen.